nejejwe no kubana nawe muri uyu mwanya w'ikiganiro nyungwana bitekerezo aho tuganira ku ngingo zitandukanye. Ndashimira mugenzi wanjye wambanjirije yatangaje yuko uyu munsi tuganira ku ndirimbo zo guhimbaza Imana, by'umwihariko tukagaruka kuri iki gitabo cy'indirimbo 500, indirimbo 500 zo guhimbaza Imana. Ni igitabo cyasohowe n'Itorero ry'Adventiste umunsi wa karindwi mu Rwanda, binyuze mu cyiciro cyo kubwirisha ubutumwa ibitabo cyitwa publishing, ariko mu ishami ryacyo ryitwa ABC cyangwa se inzu y'ibitabo. Ndibonetse yadusoneye ugiye kuyobora iki kiganiro muri studio. Rero abatumirwa bacu turi kumwe ni Mukiza Jean Bosco ushinzwe umucungamutungo w'inzu y'ibitabo y'Itorero ry'Adventiste umunsi wa karindwi mu Rwanda ABC. Mukiza, tuguhaye ikaze, wasuhuza uduteze amatwi muri uyu mwanya. Murakoze cyane, reka dusuhuze abateze radio Ijwi ry'Ibyiringiro, Uwiteka komeza abane namwe. Murakoze cyane. Turi kumwe nanone na mwarimu wa muzika Muhayimana Gerard mumenyereye mu kiganiro indirimbo n'abahimbyi, akaba yaragize uruhare runini mu gutunganya izi ndirimbo ndetse wanatangiye kumva kuko iyi ngiyi wumva ni ya 351 ivuga ngo umunsi mwiza uri bugufi. Gerard, nawe twishimiye kubana nawe, wasuhuza abaduteze amatwi. Murakoze cyane inshuti muteze amatwi radio Ijwi ry'Ibyiringiro, turabasuhuje amahoro y'Imana abane namwe. Murakoze. Gerard, wadufasha mu isengesho tugakomeza ikiganiro cyacu. Uwiteka umuremyi wacu, turagushimiye cyane uko wabashije kutugeza muri iki gihe turi bazima. Muri iki gihe rero ubutumwa bugiye kuvugwa kuri radio Ijwi ry'Ibyiringiro, uburyo umurimo wawe ukorwa cyangwa se ukwiriye gukorwa. Turagusabye mu mwuka wawe wera ashorere ibiganiro byacu kandi babyumve ku rugero bikwiriye kugira ngo umurimo wawe utere imbere. Turagusabye mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane Gerard, nawe inshuti uduteze amatwi, twishimiye kubana nawe. Iki gitabo rero ntabwo ari cyo cyonyine tuvugaho, reka tubanze tuvuge ku bijyanye n'umurimo wo kubwiriza ubutumwa hakoreshejwe ibitabo. Niyo mpamvu tugira ngo duhe umwanya umucungamutungo w'inzu y'ibitabo y'Itorero ry'Adventiste umunsi wa karindwi mu Rwanda ABC, umuvandimwe wacu Mukiza Jean Bosco, atubwire ubundi umurimo w'ibitabo mu Itorero ry'Adventiste umunsi wa karindwi uhagaze ute. Muratubwira ku bitabo muteganya kuzana abantu bakunda bateze amatwi radio Ijwi ry'Ibyiringiro. Ibitabo muhateganyiriza ni ibihe? Ese ni ibihe biri mu icapiro? Mbese birimo gusobanurwa? Amakuru nk'ayo ngayo abantu bakeneye kuyamenya, wenda ntabwo muza kubivuga byose ariko ducire ku mayange. Murakoze cyane Onesphore. Reka tubanze dushimira abateze amatwi radio Ijwi ry'Ibyiringiro kuko warutubajije ikijyanye n'umurimo wo kugurisha ubutumwa ibitabo. Ngira ngo abantu benshi ijambo ntabwo ari rishya mu matwi yabo. Uyu murimo watangiye kera ndetse hano mu Rwanda tugeze kure ku bijyanye n'uyu murimo. Kugeza ubu tumaze kugira ibitabo bisaga 36 bihinduye mu rurimi rw'Ikinyarwanda, ku buryo iyo urebye usanga itorero ryacu rwose ryaragerageje rigashyira imbaraga zihagije muri iki cyiciro, ku buryo ubu ngubu umwizera w'Itorero ry'Abadventiste mu Rwanda ntabwo agikeneye kwifashisha Igifaransa cyangwa Icyongereza kugira ngo abashe kumenya ikijyanye n'umwuka w'ubuhanuzi. Yego. Ikigeretse kuri icyo, ubu ngubu projet cyangwa se umushinga uhari kuvuga ngo ibihamya by'itorero, ubu dufite gahunda y'uko bisobanurwa byose. Ngira ngo byamaze no gusobanurwa ku buryo ubu ngubu igisigaye ni kubijyana mu icapiro gusa, noneho ubundi abizera bakabasha kubona ibyo bitabo. Ni ukuvuga ngo amavorime yose yarasobanuwe. Amavorime yose kugeza ubu ngubu yarasobanuwe. Ikiri gukorwa ni ukusubiramo kugira ngo hatagira igitabo gisohoka gifite ikosa. Yego. Ariko ubundi ibyo bitabo byose bizaboneka. Ikindi rero mwarimu baje ku kijyanye n'umurimo wo kugurisha ubutumwa, kuvuga ngo
ni inzira itorero ry'Abadiventisiti b'umunsi wa karindwi ryahisemo, cyangwa se nk'uko tubisoma mu gitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi. Igitabo rero ni imbaraga ikomeye cyane ku buryo kibasha kugera aho ababwiriza benshi batabasha kugera. Yego, igitabo rero kirifashishwa cyane kugira ngo gisakaze ubutumwa bwiza, kugira ngo turusheho kubarikira abantu kugaruka kwa Kristo. Kugira ngo nabasobanurire ibyo murakoze. Ariko uretse nk'ibi hamya by'itorero Testimonies for the Church, hari ibindi hari ibitabo byo birahari byinshi. Ngira ngo abizera benshi bamaze iminsi bibaza impamvu igitabo rwa Gikristo kitakiboneka. Yego, ndetse n'igitabo cy'ibifuzwa ibihe byose. Ngira ngo ni umushinga dufite muremure wagutse cyane, tuzagenda dukora uko tuzagenda tubona ubushobozi. Yego, ngira ngo ubu ngubu abizera icyo bakwitega ni uko mu minsi ntari bubashe kuvuga ngo ni uyu munsi, ariko urugo rwa Gikristo turi gukora ku buryo rwakongera rukagaruka, ku buryo mbere y'uko uyu mwaka urangira bazaba barubonye, ndetse n'ubifuzwa ibihe byose nabyo bizazana. Ndumva aricyo nabasobanuye. Hari ibindi bitabo abantu bakundaga, ibisubizo by'ibibazo byawe, kugana Yesu, nimeze gute byo? Ikijyanye n'ibisubizo by'ibibazo byawe byo ngira ngo ubu ngubu kirahari. Yego, mu cyumweru n'igice gishize ndumva hari ibyo twabashije kohereza mu mafilime amwe n'amwe, ku buryo ubu ngubu uwagikenera yakwegera abayobozi ba publishing muri field cyangwa se abagurisha ubutumwa bitabo, babafasha ko cyabageraho. Naho kugana Yesu yo ntabwo ari nonaha. Yego, ariko nacyo kiri muri gahunda y'uko cyakongera kikaba printed. Kandi nabonye kugana Yesu cyaraje noneho cyoroheye umuntu wese gusoma, kirimo n'amashusho. Nabonye ari ibintu byiza cyane. Yego, kufatanye na translation department y'icyiciro cya Inyoni cyo guhindura inyandiko, baragerageza kugira ngo nibuze igitabo cyiza gifite umwimerere wacyo. Yego, murakoze. Benda ibindi bishobora kuba nk'ibibazo bishobora kubonekamo twabigarukaho mu kanya kari imbere. Gerard, tugiye kuvuga kuri iki gitabo cy'indirimbo, ariko Kamukiza nawe agivugeho iki gitabo cy'izi ndirimbo. Gerard aravuga nk'umutekinisiye, icyo cyatekerejwe gute Mukiza? Murakoze. Ngira ngo iki gitabo cy'indirimbo cyaje ari igitabo gikenewe cyane. Mu bisanzwe ubundi iyo ugiye mu zindi ndimi usanga dufite indirimbo zirenze 350. Yego, ariko itorero ngira ngo twese turabyibuka yatangira rifite indirimbo 200, nyuma ziza kwiyongera ziba 350. Yego, rero nk'ubuyobozi bw'itorero ryacu y'Abadiventisiti b'umunsi wa karindwi mu Rwanda babitekerejeho, ndetse babifata nk'umuhigo, bavuga bati tugomba natwe kugira indirimbo nyinshi. Ntabwo bikwiye yuko abakoresha igifaransa n'icyongereza bajya baririmba indirimbo tukumva ni nziza ariko twe tutayifite. Niho rero bahereye bashyira imbaraga kugira ngo tugire natwe indirimbo nyinshi. Yego, ntabwo turagira ku ndirimbo zose twifuza. Yego, ariko ni ukuvuga ngo twe tugeze nibuze ku mubare ushimishije, ku buryo umuntu wese, ndetse n'indirimbo nziza cyane umuntu wese abasha kwishimira. Murakoze. Reka tugaruke kuri mwarimu wa muzika Muhayimana Gerard. Nk'uko nabivuze, batamuzi ni umunyamuziki w'umunyamwuga, ntabwo ari kwakunda umuntu atabishyiramo imbaraga. We yabishyizemo imbaraga, arabyiga. Gerard, tubwire noneho uko uyu murimo wo kuva kuri 350 kugeza kuri 500 wakozwe uribuze kutubwira. Ariko nubwo ari tuvuga ngo ziyongereyeho, ntekereza yuko hari iyo nkurikiye ibiganiro byawe uravuga uti kuri iyi ngiyi wenda ijambo ryakoreshwaga ryarahindutse hakoreshwa irindi ngiri. Igihe cyo tubwira kuri iki gitabo nk'uko cyabonetse, iyo nzira yari imeze gute? Murakoze cyane.
reka banze nshimire ubuyobozi bw'itorero ryacu ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi mu Rwanda kubera umwete n'ubushake rifite wo kugira ngo rigeze kubizera ibitabo byiza bisobanutse. Ni muri urwo rwego nyine nk'uko Mukiza amaze kubivuga, iki gitabo nacyo cyatekerejweho n'ubuyobozi bw'itorero. Yego, nagize amahirwe rero kujya muri umushinga nk'umuntu w'umutekinisiye w'itorero, umwizera w'itorero, kugira ngo ntange uruhare rwanjye mu birebana no kucyandika. yego. Iki gitabo rero gifite amateka maremare uhereye gitangirana n'itorero ryacu hano mu Rwanda, nyamara cyatangiye gifite indirimbo nke cyane, indirimbo zigera ku 100 gusa. Bigeze ubwo muri myaka ya 50 indirimbo zibaye 200 ari nazo zaririmbwa igihe kirekire cyane, ku buryo uwo mubare wari warahindutse izina ry'icyo gitabo, ugasanga ngo turimbiza 200 niko abantu bari bakizi. Muri iki gihe cya vuba rero ubuyobozi bw'itorero ryacu bishimirwe, ubona ko ibyiza ari uko zakongerwa zikaba izisumbye 200. Habonetse rero 350, ariko itorero rikomeza kumva ko 350 zidahagije. Yego, ahubwo bakwiye kwiyongeraho byibura zikaba zagera no kuri 500. Ubwo rero burya icyo umuntu yagambiriye ariko n'Imana ikabona ko gifite umumaro, Imana ituma bijya mu bikorwa. Muri urwo rwego igitabo cy'itorero cy'indirimbo z'Imana cyageze mu ndirimbo 500. nk'uko mubyumva n'ibitabo byose biba ku isi biravugururwa, kuko ururimi ruravuka rugakura rugahinduka. Hari ubwo rero biba ngombwa ko imvugo runaka ubusobanuro itanga buhinduka, niwe bufite icyo busobanura butakigezweho. Muri urwo rwego hari amagambo amwe nyine mu ndirimbo zacu yagiye ahinduka. Mbere nko ku ndirimbo ya 84 twajyaga turirimba ngo dushime nyir'umugisha tumushime hasi twese. Ese umuntu akubwiye ngo tumushime hasi twese, ubundi mu by'ukuri wakumva ko avuze guki? Hasi nahagana he avuga? Rero twarahinduye, itorero ryabihinduye, turavuga tuti tushime nyir'umugisha abo mu isi twese tumushime, noneho n'abo mu ijuru bamushime. Kubera ko iyo tuvuze ngo n'abo mu ijuru dushime, natwe twamaze kwishyiramo ko turi mu ijuru, natwe twishyize mu ijuru, kandi twebwe turateganya kuzarijyamo, ariko ubu ngubu ntabwo turirimo. Ariko iyo turimbye ngo n'abo mu ijuru dushime, natwe tuba twishyize hamwe n'abari mu ijuru. Rero nimureba muri iyi buri sabato turaririmba muri abo mu ijuru dushime. Rero twahisemo ko twaririmba ngo n'abo mu ijuru bashime, kuko bari mu ijuru, dufatanye nabo. Rero twe turi mu isi, nabo bari mu ijuru, maze dushime Imana. Urwo ni urugero rumwe. Noneho hari ahandi nko mu ndirimbo ya 14, ndagiye mvuga ingero nke gusa, kuko abandi uko bazabona iki gitabo bazabona ko hari byahindutse. Indirimbo ya 14 simfite, murabona uko yanditswe mu gitabo kindi gisanzwe, ndetse abantu bamwe bari barayiretse ntibari bakikoresha kubera ko uburyo yanditse ntabwo bwari bunyuze. Twayisubiyemo rero. Hariya iya 14 yari ifite umutwe uvuga ngo wumva amaturo agwa. Se kumva ko amaturo baba bashaka kuvuga iki? Ntabwo byumvikana. Mbere ndetse baravuga ngo umva amakuta agwa. Barabihindura, baza kubihindura baravuga ngo wumva amaturo agwa. Nabyo ntabwo bivugitse neza. Agwa se ava he ajya he? Urumva ko twavuze ngo mbega uko amaturo aturwa neza. Iyo ni interuro umuntu wese yakumva yumvikana neza. Noneho hariya bajyaga baririmba ngo agwa 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 agwa. Ntabwo nzi agwa uko byakumvikana neza, ariko noneho tujya tuvuga ngo tura 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 amaturo. Noneho ibindi byo yose na ya Yesu. Iyi ndirimbo rero nayo iri mu zahindutse, kandi ngira ngo zahindutse neza. Ndongera kuvuga yuko
igitabo gikoze neza kurusha ibindi byose byakibanjirije baranshishikariza abantu rwose kugitunga kiri hadi. Navuga nanone ku ndirimbo ya 200 iravuga ngo twagera tuvuga ngo uruwera wera. Iyo urebye mu mateka y'indirimbo icyo umuhimbyi w'indirimbo yashatse gutsindagira cyane ni ukwerekana ubutatu bwera, Imana Data, Imana Umwana n'Imana Umwuka Wera. Niyo mpamvu mu Cyongereza bavuga ngo holy yashatse kuvuga ukwera gutatu kw'Imana. Nuko rero hano natwe ntabwo tuzongera kuvuga ngo uruwera ahubwo tuzajya tuvuga ngo wera maniko bakubwiye ngo tuvuge ngo uruwera rero bita mu Cyongereza Godhead. Noneho rero tugeze nko ku ndirimbo ya 52 nayo abari bayihinduye mbere, reka tubashimire ko intebe byose bari bakoze umurimo ukomeye, nuko umwuka w'Imana agenda atanga umucyo kurushaho kugira ngo ibintu bigende neza. 52 nayo ni indirimbo twizi twese ngo ngwino soko y'umugisha, no mu kiganiro mu mwanya twari turi kucyumva y'amateka y'umuntu Robinson wayihimbye. Icyo muzi ko uwayihimbye yigeze aba n'abandi, yabaye n'umujura kuko yavutse afite ibibazo, yapfushije se afite imyaka 8, atangira gushakira nyina n'abavandimwe be kurya imibereho, ariko utwo yinjiza akaganza gatoya ntabwo yakoreraga ibintu bihagije. Nyiraza kumubwira ngo jya mu mujyi ujye gushaka amafaranga atubutse. Agezeyo rero ibintu biramunanira, abantu bamugira inama ngo yo kujya mu mabandi ngo ajye abona ibihagije. Noneho rero kiriya gice cya kabiri ho twarimbaga ngo kizaho icyibutso ngo kiraho. Hano bisa nkaho umuririmbyi yabwiraga Imana ngo nimushyireho icyibutso cye kandi ngo Imana nimushyireho icyibutso. Nyamara ntabwo, ahubwo uyu muntu yaje guhinduka aba umukristo. Noneho aravuga ati njyewe nk'uko Samweli yashyizeho urwibutso ruzajya rumwibutsa nuko isanduku y'Imana yagarutse mu buturo bwayo, nshyizeho urwibutso rwitwa Ebenezer cyangwa bivuga ngo Uwiteka yatuzahuye. Nibyo byatumye noneho avuga ati nanjye rero ndibuka ko ni mu gihe yabatizwaga asize ari ifoto yakoresheje se, ariko ibyo byose ari ikintu yashyizeho azajya kimwibutsa ko yahoze ari ibandi, ariko akaba yagarutse noneho mu murimo w'Imana, akaba yabaye umuntu mwiza. Niyo mpamvu twavuze rero tuti nshyizeho urwibutso rwanjye, yewe umuririmbyi, yewe nka Robert, nshyizeho urwibutso rwanjye kuko aho ngeze ku bwawe, nuko ngarutse noneho urumva rero ko noneho bimeze neza kurusha ko twari gukoresha ariya magambo y'ubutari bwo. Indirimbo rero nanone 150 igendanye n'uburyo dufata ibikoresho byitwa umuhoro, aho twavuga ngo mubangira umuhoro 150, mbese abasaruzi bari hehe niko yitwa. Iyo ngiyo muri iki gihe tugezemo hari imvugo ziba zitazumvikana neza, twahisemo gukoresha izindi mvugo. Abasaruzi bareba gusarura abakiranutsi bakomeye ku kuri ngo babangira ukuri n'imihoro ibyo mu gihe cyabyo ntacyo byari bitwaye, ariko rimwe na rimwe hari ubwo umuntu ashobora kuririmba umuhoro atabifitemo amateka meza, ugasanga aho kugira ngo bimufashe ahubwo atashye yangiritse. Kandi iyi experience turayizi ko ababitubwiraga yuko bakatubwira ati indirimbo turayanga kuko tuzi yuko imihoro muririmba niyo yatugizeho uruhare rukomeye. Rero iyi ndirimbo iracyafite agaciro, nyamara amagambo twakoresheje abantu bafashijwe n'umwuka w'Imana bajye bayirimba bakurikije ko twahiriye ko twavuze ngo mbese abasaruzi bari hehe no gusarura abakiranutsi bakomeye ku kuri kw'Imana kandi tuba bari abanyabuti.
noneho igice cya kane cyane cyane mwitwaje intwaro z'umwuka wera wanyindebera mu gitabo kindi gisanzwe 150 uko ivuga 150 ukareba uko imeze nanjye nkavuga uko ivuga noneho 150 muri iki gitabo verisiyo iherutse cyangwa se ingeri igice cya kane ahubwo se hano ko mbona itarimo 149 tukagera ku 151 ubwo nicyo kibazo oya biranyuranye haba 151 akurikirana 150 igice cya kane mwabantu mwe mwahura imihoro musarura igihe kirageze mushishikare umwami araje dore abazaniye ingororano umutranslate w'icyo gihe nta kibazo yari afitanye n'umuhoro nta n'ikibazo abanyarwanda bari bafitanye cyane ko ari nayo bakoresha mu gusarura nta n'ikibazo yari afite rwose ariko noneho ku bw'ibyago iki ni igikoresho ku ruhande rumwe cyakoreshejwe mu buryo bubi mu gihe cya jenoside yakorewe abantu rero bagifasheho isura mbi rero kugikoresha mu buryo nk'ubwo twabonye ko atari byiza itorero ryabonye ko atari byiza kugikoresha ahubwo turavuga tuti mwitwaje intwaro z'umwuka wera musarure igihe kirageze mushishikare umwami araje durabazaniye ingororano rero urugero rw'ibintu n'izindi ndirimbo icyo nabwira abasanzwe bayobora indirimbo ni uko atavuga ati iyi ndirimbo ndayizi igiye kutanyobora ahubwo ajya abanza rero mu gitabo cyane cyane iki gitabo gishyashya maze amenye ko ibyo agiye kuyobora amagambo arakoresha none ndagira ngo nkubaze kuri aya magambo yagiye ahinduka ntago byagiye bigira ingaruka ku manota imikore aya manota ahangaha hejuru n'aha hasi bimeze gute ngira ngo icyo ngicyo nacyo impungenge zimara abantu kwemeza ntacyo iyo umuntu mbere y'uko ushyiramo amagambo wabanje gusoma umubare w'amanota ufite n'imigemo igomba gukenerwa iyo ushyiramo amagambo rero ugomba kubara iri jambo ryo gukoresha rifite imigemo ingahe rifite amanota angahe noneho ya magambo akaba agomba gufitinga kuzuzanya neza n'amanota ntacyo byapfuyeho rero abari nk'uririmba iyi ngiyi nitwaje intwaro z'umwuka wera musarura igihe kirageze mushishikare umwami araje murabazaniye ingororano nibazaga niba birahura bihura nyine ntabwo wakora ibintu ngo ukore ibintu bitajyanye kandi ariyo mpamvu hakenerwa umuprofesiyoneri w'umumuzisiye kugira ngo akore ibintu utazasanga binyuranye ngira ngo Nesiforo tukiri kuri icyo ngicyo mbaze Gerard ejo nakiye telefone zirenze 5 abantu bibaza bavuga ngo mbese icyo gitabo cyasohotse ko twumvishe ko gifite amakosa nateganya gusohora ikindi ryari ese kuko Gerard iki gitabo gifite amakosa nadusobanurire ujyanye neza mu mateka y'iki gitabo n'imyandikire yacyo iki gitabo nta makosa ubwacyo gifite igitabo itorero ryasohoye ni igitabo cyiza ndetse kiruta ibindi bitabo byose twabonye by'indirimbo si uko nacyanditse ahubwo n'abamuzisenya bo bazi gusoma bazabivuga ahubwo hari ingorane twagize abo bari kumutelefona bati ko umuntu igitabo gifite amakosa nabari gukoresha igitabo bita soft sinzi niba twacyita igitabo kuko nkangiye wacyanditse nakoreraga mu mashini nakoreshaga ibyo bita soft nyine nayo mfite habayeho yuko hari abantu sinzi niba babita inkubaganyi sinzi uko nabita baciye aho nakoreraga ubwo bavanamo igihe gitabo iyo proje nari mfite itararangira ariyo soft baragenda sinanabimenya baraturama baraceceka babonye itorero risohoye igitabo nyacyo bari baregeye nabo baragisohora baravuga bati natwe tubonye umwanya njye naho nze mbigereranya
cyagiye munsi yakoraga yashyiraga hasi inkoni igahinduka inzoka ariko koni n'abapfumu nabo bati natwe tuzi kuzikora bagashyira inzoka zabo nabo hariya kugira ngo base batesheje agaciro ya nzoka ya Mose ariko muzi ko byagezeho ya nzoka irazimira nibyo mvuga ko igitabo cy'itorero kizamira biriya bintu byose by'abafuti bari gushyira ndagira ngo ntangarize abantu bose bafite soft ni ukuvuga bya bindi za ndirimbo ziri mu mamashini ntibibeshye ngo bafite igitabo cy'itorero ahubwo bafite amakosa gusa n'abari kugikwirakwiza bamenye ko bari gukora icyaha niyo batanabizi batabizi yakwiye kurekeraho kubihererekanya kuko ntabwo ari igitabo cy'itorero ntabwo ari icy'itorero ryatanze fayino itorero rifite ntabwo ryayitanze n'ibishaka rizabitanga n'ibishaka ntibizabitanga ariko iyo soft iri kuzenguruka hirya no hino nabonye n'abandi babaza ngo hari izi ndirimbo ko zapfuye ntabwo ari byo rwose indirimbo zasohotse mu gitabo ni nziza ni nzima ariko mwirinde abo bahanjuzi bari gutanga ibintu bidatunganye n'abatubuzi ngira ngo ku bantu bazi imyandikire y'ibitabo muri rusange igitabo burya kugira ngo kigere ku rwego rwo gushyirwa hanze nayo mpamvu abantu badefanda bajya mu mashuri ya za kaminuza barabizi wandika ukora ubushakashatsi igihe kikazagera bugashyirwa hanze gushyirwa hanze ugiye imbere navuga ngo pano imbere y'abantu benshi basomye ubwo bushakashatsi bwawe bakagira ibyo bakubaza iyo ugize amahirwe ntabwo bagusubirishamo byinshi iki gitabo rero cyibwe navuga ngo cyibwe ntabwo cyari cyakageze ku rwego rwo kujya mu icapiro kugira ngo ahangaha rero nibyo abantu bakwiye kumenya kandi nk'uko ubivuze ni icyaha tuvuga gutyo ni icyaha kinahanirwa n'amategeko noneho kuko ibyo bita propriété intellectual property ntabwo nakwandika igitabo ngewe Onesphore cyangwa se ngo ngire ikindi gihangano indirimbo umuvugo noneho ngo umusohore nk'abo wawe ntakwemereye ibitabo byinshi bikunze kuba byanditsweho ngo nta burenganzira ufite bwo gukoporora inyandiko runaka cyangwa se gukora za fotokopi utabiherewe uburenganzira n'umwanditsi wanditse iyo nyandiko cyangwa se nyir'igitabo hari igihe nawe agira nyuma n'ubwo burenganzira akabwikuraho cyangwa se n'abashinzwe gukwirakwiza iyo nyandiko hari umwarimu twigisha hariya aho niga ni umunyeshuri muri iyi minsi yeretse ko umutasaba igitabo yanditse aravuga ati ntayo nabona ni ukuri ati hari abantu babishinzwe gukwirakwiza izo nyandiko n'ibindi bitabo ni uko bigira bikorwa n'izo nzira binyuramo kunyuranya n'ibyo ngibyo rero ubuhemutse cyane kuko nk'aba ngaba urumva bari kunyanyagiza gukwirakwiza inyandiko itariyo noneho abantu babigereranya nk'abantu basobanukiwe n'ibyo by'umuziki wenda njye bambeshye ko umuziki ntabwo muzi urumva rero baravuga ngo baratuma confusing kujijisha abantu gutera abantu urujijo baramwe gutera abantu urujijo bati ibitabo by'itora no wana nayo muti kuki bategereje noneho yuko bumva ngo igitabo kigiye gusohoka noneho bagahita aribwo babisohora ibintu byabo aho rero birumvikana yuko ari amakosa akomeye kandi ibi ngibi bikorwa n'abantu babaswa bikorwa n'abantu bajijutse yego gusa twabyamagana tukanavuga ko hari abavuga bati bari kutubuza kwirebera indirimbo ariko ikibabaje ni uko n'izo ndirimbo bafite nyine ni indirimbo zitari zo kuko wari umushinga wari wateguwe umuntu yinjira muri porogaramu yanjye nari mfite arayitwara atambwiye mu buryo bwo kujijisha yenda wagira ngo ni amatsiko yari afite yo kugira ngo arebe izo ndirimbo ariko mu byagaragaye ni ubugome kuko iyo atari ubugome ntabwo yari gutinyuka kubona igitabo kije ngo nawe atangire gukwirakwiza ubu cyamaze kugera hirya no hino buri wese arakubwira ati nanjye ndagifite muri telefone nyamara se afite ikihe gitabo nta gitabo afite ahubwo afite ibintu by'ibicupuro bitafite icyo bimaze ariko ujijije abantu ngo ni igitabo yatanze nkaba nabwira bizera rwose ko bagura igitabo cy'umwimerere cyatanzwe n'itorero kandi
niba abantu bemera ko ngo babikora bari kuvuga ngo no gufasha ngo umurimo w'Imana ariko bibuke uza ngo wagize impuhwe nyinshi cyane akabona ngo isanduku ngo igingo ngo abari bayihetse ngo bagiye kwitura hasi baragenda ayikoraho muzi ko byagenze ntabwo yavuye aho ngo yarapfuye yenda ntabwo wapfuye umwanya ariko ushobora kwibwira ngo nta kosa wakoze ariko imbere y'Imana ukazagaragara nk'umuntu wakoze icyaha ndetse kikuza no kujya mu bwabo mu ijuru. Ubundi kwiba intention babikoranye kwinjira mu mashini y'umuntu ugakuramo ibintu udafitiye uburenganzira ntabwo ari byo abantu babyumve muri ubwo buryo. Gera wenda abo bantu b'abatunzi tubareke birumvikana ushaka kumva arabyumva umuyobozi reka mbaho urugero niba nareba hadi bafate hadi bafate igitabo nyacyo cy'itorero bafate n'ibyo bicupuri byabo bafite muri telefone barasanga icyambere aho amapaje y'icyo gitabo bafite ntabwo angana n'ay'iki gitabo cyacu. Ikindi aho usanga indirimbo imwe muri icyo gitabo bafite ntabwo ari wisanga muri iki gitabo kandi byagombye kuba biranakwereka yuko fayino itatanzwe n'itorero ahubwo ari abantu bayizi. Ndakwereka urugero indirimbo ya 519 iyo dufite ya 286 ivuga ngo bivuge ku musozi. Iyo ndirimbo turi kuyandika imashini aribeshye ubundi ndirimbo itangizwa n'igice na refrain cyo gusubiramo yarangiza ikavuga ngo icya mbere icya kabiri icya gatatu none turi kwandika ahubwo hari yanditse icya mbere haje gatandatu kane gatanu gatandatu iboneka kuri icyo gicupuri cyabo kuri paji ya 533 namara mu gitabo cyacu iri kuri 519 aho muri iki gitabo cyacu twari twaramaze kubikosora ariko bo ibyo bafite ntabwo bikosoye biragaragara. Ikindi iyi ndirimbo itangirwa n'icyo gusubiramo niko mwabikoze mu mwimerere wayo itangirwa no gusubiramo noneho mu icyo gicupuri bafite muri icyo ngena kisi gicupuri icyo bafite yo ni rofe itangira noneho gakurikiraho ingo igice cya kane icya gatanu icya gatandatu kandi hano ndabona ifite ibice bitatu noneho ugasanga ni ibice bya gatandatu. Ibyo rero hari umuntu w'Inyagatare wabinyurije ati muyobozi noneho ko mwanditse ibintu bitari byiza noneho naje gusobanukirwa yanyeretse paje yabikuye wanyereka nsanga niyo software yakoresheje rwose babwire mwaba b'Imana mwe muba abakristo mwe ko bapagani mwumve icyo itorero babwira nimukoresha ibitabo by'umwimerere by'Abadiventiste naho ubundi ntabwo ibyo muri gukora ari ibintu byiza. Icya mbere mureke kubinyanyagiza muhagarike rwose ndetse umuntu ugifite ashatse agisibe kuko si cyo gitabo cy'itorero. Ubwo rero yenda ahubwo twaragize n'Imana iyo kiba ari fayino bafite uyu munsi bajyaga kwiginga primori nk'uko ntajya gihangana n'ikindi cy'itorero. Hari urubuga ndiho umuntu yanditse avuga ati asa agaragaza ati ubu ngubu nyine software yageze hanze nta gitorero abikoraho ati ahubwo ngiye kubifata mbishyire ku mpapuro nini cyane za A3 niko yavugaga ati mbihe abasaza babasha gusoma neza nta kibazo kandi iki ngiki rwose ku muntu ufite amaso nini ziragaragara nubwo nsigaye nambaye indorerwamo ndabona nanjye ndabibona avuga ati ngewe ndakoresha iki ngiki ariko abivuga asa nkaho yishimiye yuko yabonye icyo ngicyo kandi bitari byo. Ngira ngo abantu babisobanukirwe neza mu kizari kibazo nigeze gushaka kukubaza kivuga ibibazo biba mu nzu y'ibitabo cyera cyane byakundaga kubaho mutubwire ibi bintu byo gufata igitabo akacyitira itorero rya Adventiste umunsi wa karindwi kandi atari byo byagihinduye ibyaba bikiriho bimeze gute uyu munsi gira murakoze Onesphore ibyo bintu biracyariho biracyari ariko turi kubishakira umuti kuko iyo umuntu yitiriye itorero agashyiramo ibintu rimwe na rimwe bishaka kuyobya abizera ntabwo itorero ryakagombye kurebera ngira ngo rero iki kintu kiriho
hari abantu babona verisiyo runaka isohotse nabo bakagenda bagasohora iyabo ugasanga bari kubitwara nk'aho bijya gusa ariko ugasanga hari andi magambo bagiye bashyiramo adahuye rimwe na rimwe uzasanga n'abizere bafite udutabo bazi ngo twatanzwe n'itorero ry'Abadiventiste ariko ugasanga ni abantu ku giti cyabo batwanditse ibyo bintu rero turi kubikurikirana ku buryo nk'uko twabikomojeho bihanwa n'amategeko kuvuga ngo rero ntabwo ntekereza ko itorero ryakwicara ngo rirebere abantu bajye kurivangira bavuge ibintu bidahuye noneho bishobora no guteza itorero ibibazo cyane twagira ngo tubwire n'abo bantu kuko bamwe ngira ngo kuwa nyuma w'isabato hari umwe mu bantu bafite imprimori hano muri Kigali yambwiye ati uzaze nkwereke aho babikorera yego kuvuga ngo twiteguye kubikurikirana kugira ngo twirinde gusakaza ibyo binyoma bidahuye n'umurongo w'itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi rero tunasaba abantu babikora umenye ko itorero rifite uburenganzira ku nyandiko yazo niba ubikora witwaje ko uri umwizera yego birasaba ngo bisabire uburenganzira kandi itorero umurongo ryafashe nuko bishyiraho inzu y'ibitabo yego ntabwo iyi nzu y'ibitabo ntabwo iri mu Rwanda gusa kuvuga ngo ni inzu y'ibitabo iri ku rwego rw'itorero ku isi yose yego kuvuga ngo niyo nzira nziza itorero ryabonye ryo kunyuzamo inyandiko rero twagira ngo dusabe ngo zisuzume kandi burya ni kugira ngo igitabo kijye gusohoka kiba cyanyuze mu maboko y'ababifitiye ububasha ndetse n'ubushobozi benshi rero umuntu uri hariya ugira gutya agasohora igitabo rimwe na rimwe yashyizemo n'ibintu byashaka kumvikanisha abantu bitewe n'imyumvire ye twagira ngo tumubwire ko birabujijwe gukoresha inyandiko udaherewe uburenganzira ntiyumva ati ngewe ndi umudiventiste w'umunsi wa karindwi birahagije afate ibirango by'itorero ashyireho icyo gitabo nyine ntabwo aracyandikaho izina rye avuga ati itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi ntabwo ari byo kuko icyo gihe bizangaja nkoresha iryo jambo sangaje l'église ni ukuvuga ngo ikibazo cyose cyakururwa n'icyo gitabo bizasaba yuko ubuyobozi bw'itorero bwinjiramo ndetse bizaba binarenze na mukiza ku rwego runaka mukiza ku rwego ariho bazahamagara umuyobozi mukuru bati ibintu byagenze gute reka ntange urugero wenda kwiha ubutumwa nta muntu wakohereje umuntu umwe yigeze kujya kuri radiyo imwe muri iki gihugu aragenda abagore arabandagaza uwo muntu bisoma mu kinyamakuru yitwa ngo ni umupasiteri w'Umudiventiste umunsi wa karindwi ariko njyewe aho nari nibereye abantu barampamagara uyu muntu umupasitori wanyu gute ubuyobozi bw'itorero barabahamagara inama zateranye hirya no hino abantu ibintu byageze mu kinyamakuru yabivugiye kuri radiyo igera kure ibintu byageze mu kinyamakuru gisomwa cyane kirimo kuri murandasi ariko uwo muntu dukurikiranye dusanga yego koko yigeze yaba umwizera w'Umudiventiste umunsi wa karindwi ariko yari ari mu mugayo noneho umunyamakuru wanditse iyo nkuru nawe amwita ngo ni umupasitori w'Umudiventiste nawe atakurikiye neza ngo amenye ati uyu muntu ninde amahirwe nuko inyandiko zari zihari aho uwo muntu noneho yari atagifite uburenganzira bwo kwitwa Umudiventiste umunsi wa karindwi ko yari asanzwe afite imyizerere mibi ariko reka tuvuge niyo aza kuba ari umwizera noneho atari mu mugayo cyangwa se mu gihano ariko akagenda nanone akavuga ubutumwa yitira yuko yabuhawe n'itorero asengeramo kandi bitamutumye aha abantu babyumve neza yuko ibyo bizashyira icyasha umugayo cyangwa se ikizinga ku itorero kandi ajyayo ntiyavuze ati ngiye kuvuga ubutumwa burya ahantu hose tujya Gerard mu butumwa nk'ejo nari Butare hariya ku itorero rya Ngoma ntabwo navuze ngo Onesphore ngo nturutse ahangaha ngo ku cyicaro gikuru cy'itorero ngo ngende ngo banyakire ushobora kujyayo ntafite bitanyuze muri protokole zisanzwe mu nzira bikwiye kunyuramo umukuru w'itorero akampagarika cyangwa se pasitoro nubwo nturutse ahangaha niyo mpamvu bitewe n'iki kwirinda yuko umuntu Onesphore abantu nahinduka ugasanga ndi umwigisha w'ibinyoma abantu rero babifate kuri urwo rwego yuko inyandiko ziteza ibibazo amagambo avuzwe ashobora guteza ibibazo niyo mpamvu ibintu bigomba kubanza byasuzumwa cyokora bagutumye wenda ukavuga ibindi itorero hari urwego runaka ryabyirengeramo ukareba uburyo wakosorwa ariko se ritagutumye byakudefanda gute none kugira ngo abantu babifate muri ubwo buryo
wenda ndatekereza yuko tuzategura n'ikiganiro kivuga kuri ibi bintu bya intellectual property icyo amategeko abivugaho kugira ngo abantu babyumve neza uburemere bw'ibi bintu n'ubujura mu bundi gusa iyo anabikoze gutyo n'ubundi itorero risanzwe rihanganye n'abanzi b'itorero babyanga iyo babibonye nk'ibyo rero bagasanga ari ibintu by'amafuti bibi n'ubundi buryo bubahaye bwo gutuma basibya itorero rero ntabwo uba utanze umusanzu ahubwo utanze umusanzu mubi ubutanze umuntu avuga ati ntaba ari njye utuma itorero rigirwaho n'icyashya kubera njyewe bisaba imbabazi ku mugaragaro yuko ntabashije kugira abo bantu kugira ngo batajyamo ariko kandi mufashe namwe mumenye ko ryari ikosa ryabaye mufate ibitabo byasohowe n'itorero aba ari byo mukoresha rero none izi ndirimbo 150 ziyongereyeho zigishwa gute ndabona harya izo mwazanye n'izingahe kuri radio uko zigishwa kuvuga ngo 150 nkuko twagiye tubikora n'ubundi itsinda ryitwa Cantate Domino itsinda ryitanze cyane gusa ubu tumaze kugera ku ndirimbo 206 za audio twabonye indirimbo 25 kuva kuri 351 kugeza kuri 375 ubu zirahari ndetse twazishyize muri discothèque ya radio ahubwo nimugoroba ziratangira kujya zitambuka n'ubu zatangiye ahangaha turazifite batangire bazige ubu ni uburyo bumwe bazajya bazumva kuri radio ubundi bitarenze ibyumweru bibiri abantu bose baraba bafite ama-CD abasha kumva abashaka kuzishyira kuri flash nabo tuzazibaha ubwo bazajya batanga ubufasha butuma indirimbo zindi zikorwa kuko turacyakomeje ntabwo tuzakora izo gusa bongeye gutangira kuva kuri 376 tugana kuri 400 gutyo ubu kandi abigisha indirimbo muri rusange bigisha indirimbo bimwe ku isabato cyangwa bakayigisha amasabato abiri tubahaye rero indirimbo 25 mbega ko mu mwaka baba bafite icyo gukora okay hanyuma izindi zo ziriya zari zisanzwe zo iyo mukurikiye urugero rwo kuzumva haba mu mujyi n'imiririmbire no mu cyaro bimeze gute hari amatorero yagize umugisha afite abantu b'ingerebutsi niko navuga bazi gusoma amanota abo bararangije no kuzigisha amatorero ugezeyo ntabwo bafite ingorane ngo uri butoranye indirimbo ntabwo tubizi hari ahantu bajya kubwiriza bagakubwira batari kuyiga indirimbo ntabwo rwose ntabwo byumvikana tumaze rero icyambere bakwiriye gufata CD twakoze bakazigiraho zirari indirimbo zirahari nta ndirimbo nimwe badashobora kubona muri izo 150 zari zisanzwe nta nimwe ubwo rero baba ari ubute bwabo ikindi nanone ubuyobozi bwacu bw'itorero bwatekereje ko abaririmbyi bashinzwe kuyobora indirimbo bakwiriye guhabwa amahugurwa hazatangirirwa kuri hano mu mujyi wa Kigali muri zone ya Nyarugenge na zone ya Remera ko batanze itangazo ko hariya ku itorero rya Centre Kicukiro cy'Abadiventiste ku ruzengero rwaho ku itariki ya 29 abayobozi bashinzwe indirimbo n'abatekinisiye b'indirimbo bazahura kugira ngo bahane umurongo bigendanye no kwigiza indirimbo ubwo rero ni ibintu bitangiriye ariko no mu gihugu hagati tuzagenda tugerageza kugerayo ku buryo mu gihe kitatinze abizera bazaba bari kuziririmba nk'uko n'izindi baziririmba ndetse nizera ko bazazikunda cyane ndetse hanyuma uzira ndagira ngo nkubaze nk'umuntu ngewe uriya ntabwo nzi gusoma amanota iyo ubonye muba mwakoze nubwo nyine haba hajemo nk'inkomyi nk'izo ngizo z'abantu baba bashaka kuba barusahurira bunduru ukabona indirimbo umwanya gufata kuyitunganya abantu bakazimenya noneho ukagera nk'ahantu ukasanga bari kuziririmba ubyumva gute ubyiyumvamo gute reka nkubwire burya nubwo umuntu yaba ari umuntu mu buryo bw'umubiri ariko iyo baguhaye inshingano imbaraga y'umwuka w'Imana ikwirundaho ibyo maze kubibona mu buryo butangaje
izi ndirimbo ntizambuniye cyane nk'uko umuntu abitekereza cyakora ndazitangiye hashizemo imyaka nk'ine zitangiye kuzandika rero ni umurimo ukomeye hashize imyaka ine ubwo rero iyi ndirimbo iyo uri kwitangira uyisemura yego ubwawe nawe uri gufashwa uyisoma uri kumva amagambo yarimo ukayiga warangiza ukayiririmba hari izo narangizaga nkumva narize ntabizi nkumva narize kubera ko ndandajwe n'uburyo iyo ndirimbo ibonetse nanjye ntarizi ko nabasha kuyibona nkumva ikindi kandi bisaba umwanya ni umurimo uvunanye nakubwira ko nkatwe dufite abafasha bacu rwose tukwiye kubashimira kuko uburyo biteye iyo inspiration ije uri mu buriri ndagira nkubwire ko tutabona naranaga nacyo uburiri karaga nacyo mu buriri noneho igitekerezo cyaza indirimbo ikaza ati wowe andika indirimbo yandika ubwo nkaba ndi hafi kuri inteributeri sitara hari niho haba ari saa 9 umudamu wageze agaseka ansetsa akambwira ati ariko ubu nzajye kukurera kwa pastor Byiringiro nzajye kukurera ubu ucana itara ugiye utari kundena ariko iyo inspiration ije kugira ngo usemure cyangwa uhimbire kugira ngo uwumve ijambo ryagomba gukoresha ntabwo ugomba guhagarara utarandika uhita ubyuka ukandika kuko iyo utabyanditse biragenda niyo bije biza mu buryo wari wabibonye ubwo rero ukabyandika biratura ariko iyo twumvise abantu bari kuziririmba umera nk'umubyeyi wagiye ku gise akababara ariko yajya kubona akabona abantu babonye umwana bari kumukikira bari kumwita amazina nanjye rero mfatanyije n'abizera banezerewe kubera iki gitabo kubera ko nk'uko nabibabwiye nubwo hari ubushake bwiza bwo kugira ngo igitabo kiboneke nanone harimo amakosa n'imyandikire y'amanota nagize amahirwe kuko narabyifuje ngo ayo makosa akosorwe ubwo rero nari mbonye uburyo bwo kugira ngo akosorwe yarakosowe rero ubwo iki gitabo kizamara igihe kirekire nangira ngo mbabwire yuko union yacu nibwira ko iba ari iya mbere mu bihugu byo muri diviziyo niba atari muri diviziyo zose zo muri Afurika mu gusemura indirimbo nyinshi zivuye mu Byongereza no mu Budage no mu Cyongereza no mu Faransa turushije union zindi indirimbo nyinshi mureba mu bindi bitabo byo mu zindi ndavuga muri langue locale indirimbo mu ndimi zo muri Afurika ntabwo bafite umubare ungana n'izi ngiza iki rero tukwiye kugishimira Imana kuba twanasaba ngo izi ndirimbo zifashe rwose mu buryo bw'umwuka bushoboka abantu bakunda Imana abantu bayikorere abantu bihane ubereye kuba cyanitse ubereye kuba twese tujye mu mwuka umwe wo kuramya Imana noneho ikindi umuntu yavuga kuri ibi bijyanye n'ari amagambo yagiye ahinduka ku bijyanye na translation cyangwa se guhindura amagambo akajyanisha n'igihe hari ibyo bita contextualization urumva ni ukujyanisha ubutumwa n'igihe ukareba mbese iwacu aho ijambo umwene abantu batekereza yuko mwahinduye mu buryo butari bwoya ahubwo ni ukureba bati iri jambo turikoresheje abanyarwanda cyangwa se itsinda ry'abantu runaka bararyumva gute niyo usanze hari ijambo rishobora kuba ryakomeretsa abantu cyangwa se ryakumvikana nabi ushaka ijambo noneho ryiza kandi inahuriweho n'abantu benshi ngira ngo nicyo cyakozwe ntabwo ari ukuvuga ngo ni ugusobanura gutyo uko umuntu uko ibyo ngibyo ibyo bita tradition littéraire gutyo ibi ngibi ibyo mwakoze nibyo bita tradition littéraire urabona umuntu ashobora kuvuga ngo ngiye kwihagarika ariko ubivuze nk'uko babivuga neza hari wasanga uri gukora cyangwa se ngiye kwituma ngiye kwihagarika uko cyovuga kwituma Bibiliya yo iravuga ngo gutwikira ibirenge agiye gutwikira ibirenge urumva rero hari uburyo bivuga rikaba ari ryo jambo nyaryo nyabyo ariko ukareba ugasanga nta kinyabupfura kinini ugahitamo gukoresha ijambo rifite ikinyabupfura bisa n'ifunitse ariko ubutumwa ni hahandi buragenda hari indirimbo nyine ibi bitabo byari bimaze gufata amazina ngo indirimbo za 200 ngo za 350 ubwo ntabwo bikiri 350 ni 500
umva uyu ni umurimo ukomeye cyane, ni indirimbo nziza cyane rero, kandi indirimbo zirafasha mu materaniro yo gusenga. Hari abantu benshi uganira nawe akavuga ati kugira ngo nemere ubukirisitu, kugira ngo mpindure icyerekezo, narifashijwemo n'indirimbo. Indirimbo iyo ziririmbwe neza rwose zitanga ubutumwa bwiza. Rero hari abantu banditse ariko ndagira ngo ugire icyo uvuga kuri kuno kuntu abantu bajya bafata indirimbo ugasanga arayifashe ariko akayirimba mu buryo atari uko yanditse. Ibyo urabivuga wiki? Reka rero twigeze tunabigiraho ikiganiro, yego, ariko bigaragara ko ubanza tuzajya duhozaho kugira ngo abantu babyibuke. Kwigisha no guhozaho, ahubwo iyi soft igisohoka yasohokanye n'indirimbo nabyo bivuge, yego, yasohokanye umuntu yari yakoze indirimbo itari na mbi, yego, yari nziza, ariko uburyo yasohotsemo byanteye amakenga, byanteye n'agahinda, byanyeretse n'ubundi koko iyo soft yari yaribwe, yego, akaba ariho yayikuye iyo ndirimbo, kuko yarategereje ko igitabo gisohoka agahita ayishyira kuri YouTube. Yahise ayishyira kuri YouTube. Nabyo ni mu rwego rwo kubwira ngo ari kuvuga ubutumwa kandi yibye. Ababwiriza bajyaga batubwiriza bakavuga ngo hari ibyaha byitwa inyongobeza bugingo. Hari icyaha cyaha ukora utabizi kuri kugikora. Icyo cyaha nacyo gukizabuza abantu kugera mu ijuru. Ugasanga umujura, umusambanyi, umwicanyi agiye mu ijuru, ariko ugasanga umuntu utigeze ubonwe kwaho n'ibyo bintu arabuze. Abantu wenda batahita bagaragaza babona ko ari icyaha. Rero izi ndirimbo ni iz'itorero, ubwira abaririmbyi, ari nubwo ahubwo atanayirimba nk'uko imeze, ugasanga yashyizemo nawe utundi tukoryo twe, abantu ugasanga baririmbye ibyabo bishakiye, yego, bagenda bongeramo utundi tuntu. Ejo bundi harikora rimwe nasanze iri kubikora, ndagenda ndababwira musigeho, mumpe umukoci uri kubatoza. Nagize amahirwe ambere inshuti, arambwira ati ntabwo nayizi ko ari icyambabaje, indirimbo arayisaba, ariko yayibahaye, anayikoze, yayicuranze, abana bageraho bakagera hagati bakishima bagaceza, yashyizemo umuziki noneho. Rero izi ndirimbo nk'uko wabibajije zifite nyirazo. Nyirazo ni indi, ni itorero. Ntabwo wajya gukoresha igihangano cy'umuntu, si n'icy'itorero gusa, n'umuntu. Nanjye indirimbo yanjye nka Gerard Muhayimana ugasanga wayikoresheje kandi ari iyanjye, ndumva nshatse nakoresha ubushobozi ntabwa n'amategeko nkakurega kandi nkagutsinda uburenganzira bwanjye, ni ugukoresha uburenganzira bwanjye. Rero itorero niba rinatunze rikabihoreza, mwagombye kwihana mwebwe ubwanyu. Ariko reka tubabwire ntabwo ariko bizahora. Yabivuze nziza, niba bikora igihe bizashimisha abantu bakwiye gukanguka. Ikibazo rero ndi kwibaza ni ukwibaza igihe itorero rizaba ari guhangana n'umudivantisite mugenzi wabo, kuko bizaba bitababaje. Ni ikibazo n'umudivantisite wumvira uri mu itorero akisanga ari guhangana n'ubuyobozi bw'itorero, kandi avuga ko ari mu nzira ijya mu ijuru, ari yumva ibyo bintu bidakojeje isoni. Nasaba yuko umuntu wese yakwemera agacisha bugufi akayoborwa n'ubuyobozi bw'itorero dufite, ibibujijwe akabyirinda, icyemewe n'ikirere ni ukuziririmba mu nsengero, ni ukuziririmba iwanyu, ariko niba ugiye kuzishyira kuri YouTube banza usabe uburenganzira itorero, kandi ni na byiza ababaye bahari bazishobora bakaza bakabibwira itorero, itorero rikatubwira natwe mukatate dusabwe tuzikora, noneho tugapanga uburyo twazisaranganya, bamwe bagakora izi abandi bagakora izi urabona ko ababikora bari gukora mu kajagari, bateza kandi kajagari mu mirire y'izindi. Wa wundi rero washyizeho kuri YouTube indirimbo, nubwo yaba yabikoze afite igitekerezo cyiza, namubwira ko atazabisubira, kubera ko izi ndirimbo ni iz'itorero, nubwo zanditseho amazina y'abantu ariko ziba zarahawe itorero mu buryo itorero byabihawe mu buryo bwemewe n'amategeko. nawe rero nashaka gukoresha izo ndirimbo azabanza ahabwe mu buryo bwemewe n'amategeko. ngira ngo neso nagira n'ikindi nongeraho. Yego,
urabona ituro ryahisemo yuko kantante ariyo yajya itanga umurongo w'uburyo indirimbo iririmbwa. yego rimwe na rimwe rero iyo abantu cyangwa se izikora nanjye ndi umuririmbyi, rimwe na rimwe iyo dufashe iyi ndirimbo tukaririmba uko itari, burya hari umuntu ugira ngo niko yakagombye kuririmba. yego kubera ko yayumvishe yaririmbwe na korali y'ikirangirire y'ijwi ikaririmbwa muri ubu buryo, akagira ngo niko ya ndirimbo igomba kuririmba. kandi burya izi ndirimbo zikozwe zikozwe mu buryo bwiza pe, umuntu yumva kugira ngo muzajye mutega amatwi, ngira ngo n'abaduteze amatwi batubera abahamya. izi ndirimbo rwose urazumva ukongera ukazumva, ntushobora kuzirambira bitewe n'uburyo zicuranga. ariko umuntu azaha aturuka hariya agakubitamo beat, agakubitamo ingoma, ukagira ngo indirimbo ntabwo ari yayindi twize. rero reka dusaba abantu bajye baha agaciro igihangano cy'itorero, ndetse niba kuko bafite n'ubwo bushake nk'uko Gerard yamaze kubivuga, baza bisabira uburenganzira, noneho bagabana indirimbo nabo bazikore, ariko mbere y'uko zisohoka nabwo dusuzume turebe ko uko umwanditsi w'indirimbo yari yanditse iyo ndirimbo kuko niko yasohotse, kugira ngo bitatera confusion kuko urujijo. birumvikana. Gerard rero hari uwanditse ikibazo aravuga ati Gerard nagira icyo avuga ku ndirimbo nshya yakuye mu gitabo cya Emmanuel Wange, kuko twari tumenyereye ko zikurwa mu Cyongereza muri Latin songs church hymns, kuki barebye no muri Emmanuel Wange. ubundi se Emmanuel Wange hari aho ihuriye na biriya bitabo bindi by'icyongereza? ni mugenzi wacu tumwita mwarimu ahangaha nawe yitwa Obedi Bugingo. hano hari ba mwarimu benshi, nanjye burandi mwarimu atari aba muzika. yego buriya indirimbo hari edition y'indirimbo z'itorero ry'Abadivantisite ziri mu Gifaransa, nazo ni iz'itorero ariko zahimbwe mu Gifaransa. rero hambere hari ikosa ryabaye, akibwira umwanditsi akibwira yuko ubwo igitabo cyanditswe mu Cyongereza, indirimbo akaba yari yayikuye mu Gifaransa, wakihimbira titre agatranslatinga ya titre ari mu Gifaransa. n'ubundi twari dusanzwe tuzifite zituruka muri icyo gitabo, ariko uyandika akandika titre mu Cyongereza. nk'indirimbo ya 272 bari baranditse ngo The Son of God. noneho nagize ikibazo rero, nagize ikibazo kuko iyo yari yanditse nabi, nshatse kwikosora nsanga banditseho ngo Son of God mu gitabo cyacu dufite mu Kinyarwanda iki z'iki 350 bari baranditse ngo Son of God 272. wabireba ahangaha muri Kinyarwanda cya kera Son of God. noneho rero ngira ibyago iyo ndirimbo yandikwa nabi irapfa, yanditswe nabi, nsabwa kuyikosora. nshatse kurebaho na reference yayo, nareba mu gitabo banditse cy'icyongereza ngasanga ntayirimo. baravuze yuko icyambere bayihaye titre itariyo, yahawe titre itariyo, kandi batanga n'igitabo cya reference kitariyo. nagiye gusaka abari baranditse mbere, nabo basanga habayemo amakosa. icyo nakoze n'iki, barambwiye ubuyobozi n'ababajije barambwiye ko niba utari kuyibonera reference yivanemo, ivanemo nanone igitabo bazasange iyi ndirimbo nanone yavuyemo. ngira ikibazo mu mutwe wanjye, ubona duhindagura nabyo ko biraza gutanga isura itari nziza. ariko umwuka w'Imana arambwira ngo hariya Son of God bivuga iki mu Gifaransa? le fils de Dieu. nekajye mu gitabo cy'igifaransa cyitwa Emmanuel Wange, mpita mbona ititre yitwa Fils de Dieu. nyirebye amanota nsanga niyo. aha niho nakuye igitekerezo cy'uko dukwiriye indirimbo aho wayikuye, ukwiriye kuvuga igitabo wayikuyemo mu rurimi rwacyo, aho kugira ngo ushake guhimba ururimi itanditswemo. muri uru rwego rero izi ndirimbo zo mu Gifaransa
cyitwa imwe zeru wanje nacyo ni igitabo cy'itorero ry'abadivantisite. ubu niyo mpamvu hano munsi y'iyi nimero y'indirimbo 272 hariho inyuguti ya H na L, ni ukuvuga ngo imwe zeru wanje. none ikurikiyeho hariho SSS. icyo SSS ni ukuvuga ngo S eshatu ni Sacred Songs and Sorrow, ni igitabo cyo mu cyongereza. Ntabwo dukoresha igitabo kimwe, izi ndirimbo ntabwo zituruka mu gitabo kimwe. Yego, hari zaturutse mu Kidage, hari zaturutse mu Cyongereza, hari zaturutse mu Bufaransa, kuko bo baba bafite edition z'ibitabo byabo byemejwe n'itorero. Iyo rero zamaze kwemezwa n'itorero, natwe tuzikurayo tukazishyira mu Kinyarwanda, nta kibazo kiba kirimo. Ahubwo agashya nuko twanabonye na index noneho y'izo ndirimbo z'igifaransa. Iyo ushaka kumenya tesi y'indirimbo y'igifaransa yabirimo ngo ndebe uko bayise mu Kinyarwanda, ushaka no kuyikurikira muri mwimerere, icyo gihe ureba muri index muri iki gitabo cyacu cyakozwe gishyashya, igitabo cy'itorero dukunda cyane, nazo ugahita umenya iyo ariyo ukayiririmba. Sinzi Obedi niba namushubije, ariko ndibwira yuko namushubije. hari uwatwandikiye witwa Epa Twiteze Umukiza ati ndi mu Bugesera ku itorero rya Bitaba. Iyi soft y'iki gitabo twamaze kuyisiba kuko ubwayo irimo amakosa menshi. Ati mwakoze cyane kutuzanira abatumirwa badusobanurira, n'abandi bayibundikiye badusobanurire cyane, Imana ibaha umugisha. Undi witwa Urirwerere mu Burera ati muraho neza, turi kumwe cyane, ikaze kandi hano i Kigali kwa Mutwe turi kumwe. Abo bakibye nibatihana Imana izabahana. Yitwa Augustin Ndayikunda. Byiringiro Roger ati muraho neza, ubwo ndabumvira Kitabi mu kagari ka Shaba, mbahaye ikaze. Aaron Nsengimana ati muraho neza, mugira ibihe byiza. Nitwa Aaron Nsengimana, nabazaga niba uwo muntu wazibye akaba azikwirakwiza kuko mutamurega ngo akurikiranwe n'amategeko, kuko mu bigaragara nuko mumuzi, kuko ntabwo umuntu yajya mu mashini yawe mutaziranye. Ni ku Gisozi itorero rya Moriya. Ati murakoze, ubu turi buze kumufasha. Hanyuma undi witwa Eno Pilot ati ni ukuri mbere ya byose Imana ibane namwe mwese, mugire ibihe byiza kuri mwese. Gusa iby'izo ndirimbo nshya 500 ntimubitindeho kuko Imana yazihaye umugisha, inavugira mu bazanditse. Murakoze, ubwiza bw'uhoraho bubane namwe mwese cyane. Fideli Nteza Amaso na Moise, ntibagiwe Pascal mu bwiza ubwo wasuhuza. Keri Rwamapera ati turabakurikiye. Rwamapera Keri ndamuzi, asanzwe ari umunyamakuru wandika utuntu dutandukanye. Ati muraho neza kandi muramahoro. Yitwa Sami w'Ikibangu ati amahoro y'Imana nabane namwe, ikaze turi kumwe. Undi witwa Augustin Ndayikunda ati radiyo ijwi ry'ibyiringiro muraho neza, iki gitabo ndacyishimiye cyane. Mu Bweyeye niho ndi kubumvira ku 100.2. Bweyeye haribwo ni mu karere ka Rusizi. Baratwumva muri Rusizi. Ati muzishyire no mu majwi. Ese ubwo kigura amafaranga ngahe ko ngikeneye cyane? Ati Imana ibaho umugisha. Kugira ngo igiciro ni 9,000. Yego, kandi hose ni kimwe hose mu Rwanda, hose mu Rwanda. Hanyuma ati muzishyire no mu majwi. Twamaze kumva ko indirimbo zingahe 25 zamaze kuboneka mu Kinyarwanda. Undi witwa Ezekias Twizerimana ati mumbarize bafite mugambi ki ku bantu barimo gusobanura ibitabo by'itorero bakanabiha abantu, urugero nk'igitabo cyo kugana Yesu cyangwa se hariho ababyemerewe. Urumva muki? Yego. Ezekias Twizerimana ati mfasha umbarize bafite mugambi ki ku bantu barimo gusobanura ibitabo by'itorero bakanabiha abantu, urugero nk'igitabo cyo kugana Yesu cyangwa se hariho ababyemerewe. Kugira ngo mwamufasha iki kibazo rwose, Yesu undi arasobanura ibirenze by'abandi basobanuye. Mwamufasha. Murakoze cyane, ngira ngo abajije ikibazo cyiza naribuze kugarukaho. Ngira ngo twatangiye tuvuga ikijyanye na departement ya Inyoni ishinzwe guhindura ibitabo ibishyira mu Kinyarwanda. Kuvuga ngo
igitabo cyose cy'itorero gica muri iyo departement. yego kuvuga ngo rero nta muntu n'umwe wemerewe gutanga iyo nyandiko atari iyo departement, kandi iyo departement ibinyuza mu nzu y'ibitabo y'itorero ry'Abadiventiste. rero hari uburyo ibitabo by'itorero bigera ku bizera bacu. yego tubone tubwire n'abantu basanga ibitabo biri muri butike bakagira ngo ni itorero ryabishyizemo. ntabwo itorero ricuruza ibitabo muri ubwo buryo, ntabwo ricuruza ibitabo mu mabutiki, ntabwo rwose nta gitabo cy'itorero ry'Abadiventiste cyagombye kuba kigaragara muri butike hanze. kugira ngo hari ahantu twagiye tubibona rimwe na rimwe tukanagerayo, ntabwo byemewe rwose. kuvuga ngo itorero ry'Abadiventiste ryashyizeho umurongo usobanutse ushobora gusanga mu Rwanda ugasanga n'ahandi mu kindi gihugu ku isi hose. kuvuga ngo tubinyuza ku mafiridi. yego dufite abo twita abagurisha butumwa ibitabo. abo bantu bafite ibyangombwa bahabwa n'itorero. yego umuntu wese uzasanga afite icyo gitabo nunabishaka uzamubaze ikarita y'itorero. yego kuko aba afite icyangombwa kimuranga kimwemerera kuba yatanga ibyo bitabo mu bizera. rero umuntu uduteze abantu muri rusange si abizera gusa. yego murakoze. reka dusabe umuntu wese uduteze amatwi kuvuga ngo mbere y'uko ujya gufata cyangwa se gushaka igitabo, banza ugere kuri uwo muntu itorero rizi. yego wihura n'umuntu uwo ari we wese ngo wumve ko ari buguhe inyandiko, kuko ni naho havuka ikibazo. ugasanga umuntu bitewe n'uko hari inyigisho ze bwite ashaka gucengeza mu bantu, cyangwa se hari icyasha ashaka gushyira ku itorero, atanze icyo gitabo yasobanuye uko wabishaka. yego rero reka dusaba abantu rwose muzirikane ko ibyo bintu bihanwa n'itegeko. ariko noneho uwo mwizera, wowe umuntu wese waba ukeneye igitabo muri buri firidi zose, ndetse no muri buri ntara no muri buri torero, ubasha kubona umuntu wagufasha. ngira ngo u Rwanda ntabwo ari runini cyane, umupasiteri wese wakwegera cyangwa se umukuru w'itorero yagufasha kubona umunsi wa karindwi yageraho yavuga ati mumfashe kubona iki gitabo, kandi yakibona mu buryo bworoshye cyane rwose. none na cya kindi kitari kuboneka wenda kuko byashize, abantu bamenye yuko muba muri gukora komande y'ibindi biri hafi. icyo abantu navuga ngo bavoma ibirohwa, kandi hari amazi meza y'urubogobogo, amazi afutse. ngira ngo abantu bamenye yuko bamwe muri abo, kandi sinabamwe ahubwo niko biri, ababikora mu buryo bwo gushaka indonke, kuko ibi bitabo kugira ngo bisohoke hari ikiguzi kiba cyatanzwe kugira ngo bigire. ariko si ukuvuga ngo turimo gucuruza ibingibi, turashaka yuko abantu bafata, navuga ngo ubutumwa bw'umwimerere bwuzuye nta binyoma birimo. kuko utwo dukari tuvuze, noneho tugarutse kuri wa muntu bise umupasiteri, twashatse mubonye mu kanya nandi kureba mu byangombwa byanjye, turamubaza umaze muri umunyamakuru ko naje kumuhamagara, ese uriya muntu bise umupasitoro afite ikarita? njye ko ndi umukozi w'itorero ufite ikarita indanga ibyangombwa? ntabwo. abantu rero nk'abo ngabo b'abamamyi ntabwo dukwiye kwita ku byabo. reka twumve n'abaduteze amatwi, kandi izi ndirimbo abantu bagenda bumva ziri muri background ni zimwe muri izi ngizi 25 zamaze gusohoka. abaduteze amatwi baraduhamagara kuri 0783363697 cyangwa se 0728668266. ndabona abantu batangiye guhamagara, reka tubakire twumve ibitekerezo byabo. gusa bahamagara barase ku ntego kuko umwanya si munini. radiyo ijwi ry'ibyiringiro. alo, mwaramutse neza Netifo? muramutse nawe? yego ni Dativa w'itore ku itore rya Sinzozi. yego Dativa, aho ngaho mu karere ka Bicumbi. yego Gicumbi. umva Imana ibaho umugisha, murakoze cyane. yego urakoze nawe Dativa. muri iriya ndirimbo ya 52 kuri kiriya gitoro mwakosoye, najyaga nibaza ubundi basumasaruza abantu imihoro, ariko kubera ko batari ibintu nanditse cyangwa nize, nkumva ibyo sindikinzeho cyane. ariko yigarutseho ndongera navuga ko mpanda usubiriza igihe, burya reka musimura Imana. amen. nibaza ngo abantu batazi imihoro, ubwo rero cyasobanura. reka nongere ngaruka ku kibazo cy'abo abantu batwara ibitabo batahawe. Netifo, niba hari ikintu cyanteye ipfuye kikantera umubabaro n'agahinda,
ni ukwiyitirira ibyo utari byo kugira ngo usebye nyirabyo. iyo nigeze kujya gukora ahantu amavuna cyangwa nyine ni abantu bari mu gice icyo gice bari barimo mu gihe twaganiraga rero twaganira ibintu byinshi ndabona kandi mwitwa abadivantisite b'umunsi wa karindwi ati turi abadivantisite ubu se mufite ibyangombwa bizemera ko muri abadivantisite b'umunsi wa karindwi leta irabazi ati nyine nubwo tutamenyekana ariko n'ubundi turi abadivantisite ikosa ryose mwakora biri kuri twebwe bikuziba ry'abadivantisite b'umunsi wa karindwi kandi mutarimo ariko reka nshimira Imana cyo ko twaganiye akabyumva akava muri ibyo ngibyo agahinduka akamwizera mu itorero akagaruka mu murongo yagarutse mu murongo no mwizera rwose icyo gihe bagarutse ari imiryango ibiri bari muri icyo gihe reka nagira nshimira Imana cyane rero kuvuga ngo niba ikintu cyose kibaye ku murongo satani ntabwo yakinezerwa onesiforo icyo ashaka no kugira ngo ateze icyasha itorero ry'Imana abona uko yigarurira benshi batari mu murongo ariko reka nsabire n'abandi bantu bashaka kumva umuntu uzashaka kumenya ukuri ntazabura uko abigenza kuko umwuka w'Imana arahari kuko nujya kuyoba umwuka w'Imana azakuyobora niko ijambo ry'Imana bavuga ngo nujya kunyura iburyo cyangwa ibumoso uzumva ijwi rikubwira ngo komeza iyo niyo nzira reka rero tugende muri uyu mwanya dusabye Imana ngo tuyobore cyane aho ubuyobe bubaye bwinshi muri ino minsi ya none n'amajwi abaye menshi cyane ko itorero ryacu risa nkaho ririmo kwinjirirwa cyane n'ingabo za satani reka twimire ko abantu b'Imana bari maso murakoze kucyo Dative aramaze kuvuga ntago ari indirimbo ya 52 yahinduwe muri ubwo buryo ahubwo ijana 50 ariko ni ya 52 hari icyakosoweho reka twakira undi muntu uduteza amatwi ariko Dative turamushimiye cyane Imana imuhe umugisha Radio Ijwi ry'Ibyiringiro Alo yego neza uramutse nawe ego musubize na Mayimana arakumva cyo kwikije nitwa Haragirimana Zeki mu ntara ivuga ko Mwaremera Kigali mu karere ka Gatsibo turabashimiye cyane rwose kuba mwasizeho iyi referanse twabonaga iki gitabo kiri gucicikana ku masofti ariko kuba mwaduhaye referanse biragaragaza neza ko twamenye ukuri wabyumvise neza ubasha no kubisobanurira abandi cyane rwose ubwo ku mbuga za WhatsApp turagendaga bagihererekanya ariko reka duhane amakuru y'uko soft itarasohoka ahubwo dutegereze igihe soft izasohokera gusa nayo iba ari nziza nubwo itarabasha gutunganwa neza ariko twiteze ko tuzayibona ikindi nanone nagira ngo wenda badufasheho itsinda rya Kantante ndarikunda niyo turimo kumva indirimbo zabo z'amaudio zagiye zidufasha cyane ariko tugira imbogamizi yo kuva ku ndirimbo ya mbere kugera kuri 90 audio yayo ntabwo tujya tuzibona sinzi niba barazikoze ngo bazadufashe uburyo twazibona kuva ku ya kangahe kugera kuri 90 iyi tubona hejuru ya 90 kugera kuri 350 bagira ngo bazadufashe niba bishoboka nazo tuzazibone kuko niba iya 52 harakahindutsemwo n'iya 14 n'ijana 50 byadufasha iyo bazirimbye mu buryo bw'amajwi natwe tukagira ngo tukagenda tubakoperaho iki nanone ni nk'icyifuzo nifuzaga ko wenda badukorera niba twabona wenda izi ndirimbo mu buryo bwa beat twabona mu buryo bwa beat kuko iyo turimo kugendera kuri beat yayo biradufasha kuko akenshi mu maturo tuba dufite nta terambere ry'abacuranzi bagezweho ku buryo babasha gucuranga neza mu majwi indirimbo ngo zigende neza badufashe niba bishobokana n'izo za beat tuzazibone n'uburyo twazibonamo bazazereferanse ndabashimiye cyane kandi Imana ibahe umugisha uzi neza nawe ku bitekerezo duhaye yego ari mu karere ka Gatsibo iburasirazuba twumvise n'abari mu burengerazuba mu Bweyeye reka twumve n'undi muri muze gusubiza mu kanya ngenda mubyandika Radio Ijwi ry'Ibyiringiro nawe turagutegereje ntabwo bikunze turakira undi
Halo, ngaho uraho neza? dushima Imana cyane kuri izo ndirimbo ziyongereye. Watubwira amazina yawe n'aho uri? Nitwa Hitimana Etienne. Ni uri heki? Ndi mu ntara ya Murama muri firidi y'amajyaruguru y'uburengerazuba. Ubwo ni akahe karere? Akarere ka Rutsiro. Rutsiro? Yego. Ndi umwe mu bayobozi b'indirimbo z'itorero. Wakurikiye neza? Nakurikiye rwose. Nanze no kugira ikindi nkora kuko nari namenye iyi gahunda. Reka da. Nabikurikiye bihagije kuko numva nanjye babishimishije. Numvise rero impinduka zirimo, numva n'amabwiriza turi guhabwa y'uburyo tuzajya tuzigisha, cyane cyane kuri ziriya zagiye zihindurwa. Byiza cyane. Yego. Numvise ndetse n'amabwiriza avuga ati ntihakagire abantu bongeramo. Ndibuka nanjye ko ejo nahoze ndi gucyaha bene ibyo ngibyo byo kongeramo amagambo adafitiwe amanota. Yego. Numvise rwose twahuje, ndabishimira Imana. Amen. Icyo noneho nshaka kugira ngo isabe, numvise ko hari amahugurwa ateganyijwe. Ndasaba ngo iye kuzaba amahugurwa y'umunsi umwe. Ihugurwa ry'umunsi umwe burya ntacyo rifasha. Itorero rizabigene ku buryo hagirwa bije yabugenewe, atanga ubumenyi bwose buzafasha kugira ngo amatorero yose azajya aririmba indirimbo kimwe. Ikindi nongeraho, hari igihe ibitabo bisohoka ugasanga ibisohotse mbere bifite wenda nk'inenge, ariko zimwe mwavuze yuko zitakiriho. Ariko noneho tujye ku gitabo nyirizina, hari dusanga ibifuniko byacyo, ibisohotse mbere bisohokana ibifuniko bifite inenge, nyuma ukazabona abavuguruye hasohotse ibifuniko byiza bidacika ubusa. Muduhe icyizere niba noneho koko bisohotse kuri ubwo buryo, tuvuga ngo uwukiguze azicuza ngo naguze mbere none hasohotse ibyiza. Gusa reka wenda icyo ngicyo nkivuge gatoya, na ba Mukiza baracyongeraho. Ndabona ari cyiza ku ruhande rwanjye, ariko n'uburyo bwo gufata ibitabo abantu nabwo babyiteho. Hari umuntu ikoboyi ntuyize, kera batuguriraga ibikabutura by'ibikoboyi, n'ubu turayakunda. Amakoboyi arafasha mu ngendo, ariko ugasanga umwana ukagira ngo ku kibuno cye hari ibintu bica imyenda, ariko kuko yagiye guserebeka, harya no guserebeka kwa kundi bakajyana gutsuka ku mitungo, ugasanga ikabutura y'ishuri yaracitse. Ibitabo nabyo ntibibikwe neza, uyishyira mu gikapu, uyishyire mu gikapu ikwiyemo neza, kuko hari igihe ibitabo bicibwa n'uburyo bibikwa. Ya masakoshi y'abagore rimwe na rimwe, cyangwa se n'agasakoshi gatoya. Njye mfite isakoshi nini ijyamo ibitabo byinshi. Bari muze kukivugaho, nta kindi ufite? Ndumva ari ibyo nari mfite, reka mbe n'abandi umwanya murakoze. Yego, urakoze. Igifuniko cyo ndabonye ari cyiza, ariko bavandimwe muze kukivugaho wenda mu kanya. Reka twakire abandi bantu nka babiri twerekeze ku musozo. Iyi ndirimbo yo ni iya 366 ivuga ngo Yesu mu bugingo bwanjye. Titre nziza cyane. Ndabona ahari umurongo utari kuboneka neza. Hari undi muntu uhamagaye, mwakire. Radio Ijwi ry'Ibyiringiro. Alo, mwaramutse neza? Uramutse nawe? Ni Patrick Muhanga. Yego Patrick, umeze neza? Meze neza. Bamwe ni amahoro. Turi amahoro. Namuhaye Imana mu musohorize rwose. Uraho neza? Ni amahoro. urakomeye. Ngaho turaho namwe muraho. Turashima Imana. Uwiteka ajya abaha umugisha, ubwo bwitange Imana irabyiza bwibutse. Amen.
nukuri nari nakiguze mbere ubu ndagitegereje ariko gusa buriya hari ikibazo muri tujya kivuka muri itorero ryacu rigwiriyemo abantu bakiri bugufi akagura indirimbo nka ziriya ndirimbo 350 mu kanya bajya kuririmba nk'ibikosowe mu gitabo kikaba itarimo akareba akayibura kandi amatorero menshi akaba adafite abantu basobanukiwe nanone ngo bigishe izo ndirimbo ugasanga izo mbogamizi zose turazifite abavuga ngo twabona amasede tukumva uko ziririmbwa ariko hari abazazumva babishobore hari n'abatagira uburyo kandi umwanya wo kwigisha indirimbo mu matorero urabura ntabwo ukunda kuboneka ariko Patrick ariko uzi ko abantu bashobora no kuorganiza ibitaramo by'indirimbo izi ngizi bakaba izo bumva bakaziganiraho bati mwumva amagambo muri iyi ndirimbo uzi ko tujya tunabwiriza umuntu akabwiriza ku ndirimbo iminota 30 igashira abantu bashobora no kureba ubwo buryo bashobora gufasha mu matsinda yandi atabasha ndabyemera ariko ntabwo none tuzirahitinga nka ziriya ariko kuki dushaka ibintu bihitinga cyane ahubwo zirenze guhitinga kudutwara ingambira dushobora guhinduka oya nibyo naho ubundi kiriya kintu wari uvuze bakita guserebeka baserebekaga ari umuntu uri guserebeka ku bitondo no ku nkoni inkoni byo ntabwo mbizi twabigenderagaho twamujyaga agafataga mu mucenya kakamanukiraho akandagiyeho n'amaguru yombi kamuseka kakakujugunya hari umwana wigeze kumushyiraho rimwe ndarahira nanjye nakigendeyeho rimwe ariko nahise ndahira hari igitumba hari na gatuna twagenderagamo y'umugozi undi ububesi byose ufite za perimi nyinshi kategori nuko ntabundi izo ndirimbo rwose izisigaye usanga zigize ikibazo umuntu yareba agasanga ntayirimo nuko biravunana cyane iyo umuntu abona ntayirimo birumvikana nk'izo za mbere wa mugani kandi nuko imana icyangombwa gusa umwiyegurira imana wese izamuha umugisha umuha ubugingo nta kindi ariko Patrick nk'umuntu waba adafite wenda ubushobozi bwo kugura iki gitabo kindi nabonye amagambo agiye ahinduka atari menshi cyane ashobora no gufata agakaramu kandika neza gafite akajisho kandika neza atari yakaramu ibira akaba yakosora agacishamo akarongo agashyiramo ijambo nyaryo kuko indirimbo zo ntabwo nimero zagiye zihinduka ntabwo zahindutse nabyumvise ni amagambo nkajya ngo mwahuri imihoro kuko yavugagaho yavuga ati ntabwo abantu basaruzwa imihoro kiriya nacyumvaga nibyo ushaka ikimufasha n'ubundi arakibura oya ntabwo yakibura kimwe nuko ushaka ikimuyobya nawe atakibura ariko uzi ko buriya abantu bitewe no kumenya ubutumwa gukunda ubutumwa uzi ko hari abantu bandukuraga izi ndirimbo kandi gasugira amakayi none buriya amahanga n'abayafite n'uyu munsi hari ibyo bavuga ngo gushaka ni ugushobora nuko ushaka arashobora ntajyana ku kayibabaje buriya rero rwose ni byiza cyane nishimiye na biriya bitabo bwongeye kugira ngo bizaboneke biriya bitabo birakenerwa ariko cyane bariya abantu nka ku muhima barahari bapirata ibitabo byacu akakijyana gihuje n'ibyo agiye kubwira abantu wareba we bavuga no bakazana verisiyo akavuga ati dore ngibi dore uyu murongo kuri iyi paje ugasanga biravuga nk'uko abivuga ibyacu ugasanga sibyo noneho kubera ko ajyana n'irari rye hakagushishano abantu bahuye nawe bataramenya iby'itorero kandi biriya ntabwo bizabura kubaho umwanzi azaza biba urukungu ariko icyangombwa ni uko abugukira bazakira ntabwo bazapfa uwiteka abahire rero mukomeze umurimo murakoze cyane ni ukuri turakwishimiye murakoze namwe iyi ndirimbo rero najyaga nyumva 364 great is thy faithfulness najyaga nyumva kuva muri 2007 nyumva noneho twayibonye mu kinyarwanda reka tuyumve gato rwose ariko zira umurimo mwakoze ntabwo woroshye kuko ibi ngibi murabikora mukareba neza yuko binahura mu manota niho kuvuga ngo ikintu
navuga ngo murapolishinga gusena murasena cyane amaso yarabaye nkarwara reka bitewe no gukora soma amaso yararwaye rwose ubundi rero yambaraga amarinete none ntagiye kugera mu marinete ariko nanjye urabona ko nyambaye kandi ntabwo nagiye mu mbere hari icyo mpuza Patrice avuze ngo nta nyanda kukayibabaje ubwo rero ntabwo wagomba kuba inyanda undi muntu umwe radiyo ijwi ry'ibyiringiro amahoro niko sora yego ni amahoro uri hehe Edison ngenda mu karere ka Ruhango reka tubashimire ku bw'iki kiganiro yego ni ingenzi cyane rwose gusobanukirwa n'izi ndirimbo ariko hari ikibazo nagira ngo mbaze ku bigendanye n'amakorali agenda akora izi ndirimbo hari korali ishobora kuririmba indirimbo ikumva yatoreka igice kimwe cyo mu ndirimbo yo mu gice igice kimwe ibyo ngibyo hari ikibazo cyaba kirimo kiririmbwa nk'uko igomba kuririmbwa ariko n'imiziki se bari bakoresheje mbere bakabihinduranya ntabwo mbyumva ntabwo ndi umutekinisiye barakora nabyumvise ibyo ni uguhindura forume y'indirimbo ukayishyiriraho uburyo bwawe ari nayo mpamvu ubundi itorero ryacu itorero ry'abadivantisiti n'umunsi wa karindwi rigira gahunda abandi batita ku by'amanota bashyiramo amagambo gusa impamvu baduha amanota rero yuko hari benshi batazi gusoma amanota ahubwo bagira ngo azitonde amenye ko hari urwego agomba kuririmba muri izo ndirimbo atagize icyo avanaho atagize n'icyo yongeraho iyo rero ubundi uririmba aravuze ngo kuri iyi ndirimbo yawe wihimbiye wagize ujya ayenda hagati cyangwa igiye kurangira ukareba nk'igice cy'indirimbo ukayongeramo ikibazo ni ikibazo wowe yihindura indirimbo ntabwo ariko ibimeze ubujijishije amazera murakoze cyane murakoze nawe noneho ikindi kibazo kuri kino gitabo cy'indirimbo Sofi nanjye nari nayibonye ariko namaze no kuyisohora uravugisha ukuri wayisibye no muri recycle bin n'ahandi byibika wabivanyeyo nayisibye rwose nayo ngifite muzite mu kuzimu reka abapagani bakomeza bazimurike nayo mfite abandi yo kwimerereza abantu ariko namaze kumva ibyahise mbiparika kuko namaze ngabo mu gitondo mu saa 11 reka da nahise nyitubona n'umuntu ndayiha rwose oya wagize neza ahubwo noneho hari abantu bakunda kuririmba kandi igitabo bakagikunda cyane icyo nabonye ku ifoto ni igitabo cyiza koko gikwiye 9,000 pe se nturakibona ahubwo ntabwo ndakigura kuko ntabwo biratugeraho ni umuyobozi w'indirimbo ku itorero bitugezeho nanjye nakigura uzi ko ejo hariya ingoma aho nasengeye Butare muri Huye indirimbo ya mbere bo barayize ejo barayize rwose mu gitondo nagira ngo mvuganire wenda nk'abantu bafite ubushobozi butari hejuru cyane nta kuntu hasohoka ibifite ubushobozi bw'abantu basa nk'aho batageza ku 9,000 kubita bayabona bigasohoka bifite ku bushobozi bwabo erega buriya hari igihe bavuga ngo ibya make birahenda ukakigura ari cya kintu kiracika mu minsi 2 reka baze gusubiza wenda turebe icyo babivugaho niba ari baravuga forume gukimeze simbizi ariko bari buze kugufasha turebe yego murakoze cyane kandi Imana ibaha umugisha na Gerard yari isanzwe cyane imyaka 4 yifata ndirimbo erega ni mwarimu nibyo yigiye kandi buriya ibakora bifite amateka nayo tuzayagarukaho igihe runaka umuhati wese w'ubutaka murakoze cyane reka twakire uwanyuma ibibazo si byinshi turahita tubisubiza dusoze uwanyuma radiyo ijwi ry'ibyiringiro alo ndabona telefone y'uyu iranze radiyo ijwi ry'ibyiringiro alo waramutse neza waramutse nawe uravuga n'ijye na Patrick Gatsibo reka nshima Imana rero kuko nkimara kubona inkuru y'uko ibitabo byasohotse narishimye cyane nigeze kuba
ntaje yani wigeze kuvuga ati indirimbo yanjye bigeze kuyiba afite igitabo cyiza nanjye yarakibuze ntirwa mbaza indirimbo urazibona ariko hari akantu kamwe yagize kuvuga wari uzi ko abantu bazicuruza batabyemerewe bazihenda reka da yewe igitabo nakiguzanye barakiguze 5 ariko nigeze kujya kukibaza muri butike nsanga barambwira ngo ni 12,000 ibaze ariko nako kantu kuko intuza nako kantu kuko butike itemere gucuruza ibitabo nako nakanditse ni keza cyane nashimye Imana kuko igitabo cyasohotse ndetse kuri ya ndirimbo ya 44 karakantu kakosotsemo karumvikana cyane abantu benshi baba nanjye nakibajije ariko kumva ngo ubwo nabo hasi ku isi niko rero arabifashe hanyuma rero hari icyo nshaka ko natwe muza kuduha umucyo hariho igihe iterambere rijya gutangira cyangwa rigiye gusoza cyangwa amasengesho ugasanga umuntu avuga kubera ko twihuta dusoresha indirimbo igitero cya mbere n'icya nyuma cyangwa icya mbere no gusubiramo ako kantu rero natwo mukaduheba umucyo kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza rakoze namwe mugubwe neza rakoze nigena Patrick hariya Gatsibo ku kibazo abajije turamufasha iki buriya turenda kuko twihuta turimba kimwe cyangwa bibiri bitewe n'igihe ufite cyangwa n'intego y'icyo ushaka kumvikanisha birashoboka ko wavuga uti ndifuza ko muririmba igice cy'iki n'iki nta cyaha kiba kirimo nta n'umugambi ugambiriye kuko konona biterwa n'impamvu yatumye ukoresha ibyo bice hari ubwo muba mufite isegonda yigiriye umwanya mutoya ntacyo yahinduye uretse ko yahisemo igice kimwe noneho tusubize kuri Dativa yatwunganiye ati kwiyitirira ibyo utari byo kugira ngo usebye nyirabyo ati ibyo ntago ari byo kugira ngo mukize urabizi hari kino gitabo cyitwa ibyaduka byo mu minsi y'imperuka ugasanga abantu bamwacitse ibyaduka itorero rifite titre yacyo ngira ngo ibyo ngibyo abantu babyumve neza ko atari byo utinde umudiventiste umunsi wa kane kandi uzi kuko atari byo ngarutse kuri wa muntu wagiye kuri ya radio nge naramuhamagaye ubwe ese uri pastor ati ntago ndi pastor uri umudiventiste umunsi wa kane se ndiwe urakomeza ikiganiro ku byo kuvuga ngo ni pastor arambwira ati ni kwakunda abantu babona umuntu wese ubwiriza bakamwita pastor icyo ndacyumva nanjye bimbaho hanyuma se itoro rusengera n'ubwo ari umudiventiste yarambwira ati n'igisekuru cyacu nuko ati ibyo ngibyo se nsanga kuko nta hantu ari ibyo rero kuyitera utari ushaka gukora ibyawe bwite kandi bikagira ingaruka kuri nyuma nko gukoresha ibyangombwa bihimbana nibyo aragira Imana Ezekiel ari Gatsibo ati dukeneye indirimbo kuva ku ya mbere kugeza ku ya 90 ashaka ngo na beat niwe witwara aragira Imana Ezekiel yego ariko yavuze ngo izo afite zihera kuri 90 nagira mubwire yuko twebwe izo twakoze zihera kuri 85 singize Imana rurema gusubiza hejuru dufite umugambi wuko izi ndirimbo uko ari 500 bizarangira zose tuzikoze niyo ntego yacu ubwo twabaye dukoze izi 25 zo muri ziyongere kuri 350 kuko abantu bari kuba bafite amatsiko bavuga bashaka umusogongero turavuga tuti tuzikore byibura bagira umusogongero turi no gukora izindi turi hafi kurangiza kugera kuri 400 ariko niturangiza tuzasubira munsi ya 85 mbese ko 84 yahindutse harimo na 70 hariyo bajyaga baririmba ngo tuzakizwa n'icyo munsi indirimbo yateraga ibibazo ibyo niyo nabaga ari muri studio ngaha baranevuraga twese tuzakizwa n'icyo munsi tuzakizwa n'uwo munsi rero noneho ntabwo tuzaririmba gutyo gutyo tuzaba turirimba ngo tuzaba turi muri uyu ruhande uwo munsi
uruhande rw'abatsindwa uruhande rw'abatsinda ibi noneho birumvikana cyane yego rero nihangane nihangane iby'Imana bigenda ku gihe cyabyo ariko uwo mugambi turawufite yavuze na biti rero biti bidusaba kujya muri studio tukazikora ariko nk'izi ngizi inshyashya ziyongere kuvuga byo gutegura biti yego uburyo nizera ko mu bihe runaka bazazibona sinzi ari ryari ariko turi kuzikora nzajya naricecekera kuko basigaye baza bakampakinga bagatwara ibintu bitarabaganya ariko biti aho abantu batazi gucuranga bari hari igihe zibafasha koko yego rero tuzabitekerezaho umunsi zabonetse bizavugwa kuri radiyo abantu ntibumve yuko atari akantu uvuga uti ni ipaji imwe y'igitabo ndasoma ngahita nkora umwanzuro ngakora incamake ntabwo ariko biri nabundi kuva munsi ya 40 kuva kuri 1 kugeza kuri 84 turateganya kuzikora ariko nanone hagati aho bagiye bitaho ko n'izindi kiranga kuri radiyo bakujije kugeza kuri 40 zakozwe n'itsinda ryari kumwe n'agasamuniga nta majwi y'abagabo b'imiterere barimbaga ariko zirimba ku manota neza nazo rero uko batabyibuka zirahari kuva kuri 1 kugeza kuri 40 hari ibindi abantu bashaka ibyo nabyo muzabirebe birimo n'aya majwi yose nabyo muzabikora tuzabikora kuko intego yacu twebwe nka Kantake Domino kuko twabisabwe n'itorero sibyo twitoreye dufite umugambi wo gukora izi ndirimbo kuva kuri 1 kugeza kuri 500 ndetse tuzakora uko dushoboye zigere no kuri YouTube cyano ku buryo uzajya ushaka indirimbo ukayishaka kuko yibona no kuri radiyo uzazumva n'amategeko turategura n'abashaka amafurashe tuyashyiraho ubashatse kuririmba ntabwo yabura Hitimana Etienne ari Rutsiro ku Murama Mukiza yavuze ati amahugurwa mwavuze yuko azabaho ariko se aya amahugurwa y'umunsi umwe technically arahagije reka mbaze mbabwire ko ari ubwa mbere bibayeho ubwa mbere abaririmbyi bashinzwe ubuzi bw'indirimbo mu itorero bagiye gukora kuva n'ingana gutya hajya hagurwa abaririmbyi muri rusange amakorera agahamagarwa akabwirwa umurongo ugenerwaho kabwirwa icyo bagiye gusaba ariko bari bataragera ku rwego rwo guhamagara abayobozi b'indirimbo mu itorero kugira ngo bahugurwe rero ikigo cyatangiye reka twizere yuko bizagenda binozwa kandi bikorwa neza gusa iyo nama twavuze izaba kuri 29 z'ukwezi kwa gatandatu hajya ku Kicukiro ku centre urusengero rwaho Patrice Muhanga sebe yuko indirimbo ziririmbwa ibyo birateganywa hari uwavuze ngo ariko se ngo umuntu afite ibitabo akajya kubona mugenzi we bafite iyo afite se afite muri iki gitabo ibyo rwose muri iki gice siko bimeze gishyashya ni ukuvuga ngo ufite iki gitabo gishyashya n'undi ufite igitabo gishyashya azaba afite amahirwe yo kuririmba kimwe ikindi abantu bamenye yuko hari n'ibitaritirwa itorero bitewe n'uko abantu bagiye binjira muri ibi ngibi kuko izi ndirimbo zasohotse nk'uwakora soft I mean hard copy igitabo kuba nk'umuntu nabonye ku rubuga runaka ari kuvuga ngo arabijyana mu icapiro akajyana mu icapiro ibyo bicupu urumva ko icyo gihe n'aba yicaranye n'umuntu wavanye igitabo ahantu nyacyo bizaba bidahuye koko ajya abanza mbere yuko ayiririmba ayikoresha ajya abaza ese iyi niyo yemewe koko igitabo nicyo cyemewe kuko umucyo urahari uratangwa ku izungu hanyuma Patrice Muhanga ngira ngo ibyo yavuga byasobanutse nawe na Edizo uri mu Ruhango twamusubije na Patrick Wigatsibo Wigatsibo ngira ngo hari uwabajije ku kijyanye na karite cyangwa se n'uburyo ibitabo bikozwe aho yagarutse avuga ngo hari ibitabo bifite imifuniko kimeze nabi cyangwa se hari n'undi wavuze sinzi niba nawe twamusubiza yego mwamusubije ngira ngo abantu benshi bakomeje kwibaza niba hari ingeri cyangwa se verisiyo zitandukanye zasohotse kuri izi ndirimbo twagira ngo tubabwire ko hasohotse igitabo kimwe mu bwoko bumwe bw'igitabo ntabwo ari ibitabo bitatu bitandukanye
ku buryo ngira ngo hari n'abandi batangiye kwishyiraho ibiciro byacyo bakavuga ko hari igitabo kigura 20,000 hari ikindi kigura 15 hari ikindi kigura 9,000 twagira ngo dutanga umucyo kuri icyo kintu. Igitabo cy'indirimbo cyasohotse kigizwe n'indirimbo 500 ni igitabo kimwe kigura 9,000 kandi twagira ngo tubasabe kuvuga ngo n'umuntu uri bukubwira ikindi giciro gitandukanye n'icyo aba afite urupapuro rugaragaza igiciro cy'icyo gitabo tuba twatanze. kuvuga ngo rero ntabwo ari igiciro uwo muntu yishyiriraho kuko tuzi ko hari benshi bashobora kubikoramo amanyanga. dutanga igiciro mu buryo bw'inyandiko kugira ngo tuvaneho umuntu ushobora kwiyitirira ikintu kugira ngo abone indonke nyinshi. So rero igitabo ni igitabo gikozwe neza nk'uko twabigarutseho, kandi ntabwo duteganya ko tuzahindura karite y'igitabo kugira ngo mwabibonye ko muri iyi minsi ibitabo biri kugenda biza bisohoka bifite karite itandukanye n'iyari iriho kera, kuko ntabwo twishimira yuko twasohora igitabo umuntu yagitunga nyuma y'ukwezi kumwe akabona kiracitse kirashaje. ubu rero igitabo dufite ni igitabo cyiza gikozwe neza, gikozwe mu mpapuro nziza cyane zitabasha, ngira ngo mwahoze muvuga ku barwaye amaso, iki gitabo ntabwo cyakwica amaso rwose. umuntu uzagifata uzakibonaho azabona ko tutamubeshya. ngira ngo umuntu wabonye igitabo cyitwa Inama zigiye gutorero cyasohotse mu minsi yashize, impapuro zirimo muri igitabo cy'indirimbo birasa. ni igitabo cyiza rero, kandi ngira ngo ejo hari umuntu wambajije ambaza ngo mbese icyo gitabo kindi cy'abantu boroheje kiragura make ni iki tutamara kugura ikindi kiduhendwa nyuma mukazana ikindi. twagira ngo dutange umucyo rwose, nta kindi gitabo gihari, igitabo cyasohotse ni kimwe ndetse nta nubwo twenda gusohora ikindi. abantu rero mutegereje ikindi, turabizi ko igitabo 9,000 ntabwo ari uko abantu bose babasha kubona ayo mafaranga, ariko itorero riba ryakoze uko rishoboye kose. iki gitabo ni ikiguzi cy'uko cyakagombye gutanga. nawe ikintu cyakozwe mu myaka 4 ntabwo byoroshye. nagize ngo mbese urahemba ababikoze bo wabahemba ntabwo byoroshye. ahubwo aba bantu nuko nyine babibereye ahangaha batazi igiciro cy'ibitabo. nkanjye ufite ibitabo by'icyongereza n'ibindi byo mu mahanga, nta gitabo naguze munsi y'ibihumbi 60 kimwe 60. yego, noneho utangiye kuvuga ngo 9,000 ngo amafaranga menshi, yenda abari kwigereranya ku rugero rwe akavuga ati jewe ntabwo nayabona ni makeya, ariko mu by'ukuri agaciro k'iki gitabo njye nabonye itorero ryaragiriye neza bizera, bashyizemo icyo bita nkungane rwose baramuganiye. ahubwo ubwo icyo umugabo agambiriye kugeraho akora ijoro agahinga. niba ashaka iki gitabo, nigeze kumva Pastor Mpyisi avuga ukuntu yakoreye Bibiliya igihe kirekire, uko ugishaka nawe uzagikorere ukigereho, ariko ari umwimerere. ikindi kuri rirangi yavuze ikirongeraho, arabavuze ngo ariko ngo hano ku ruhande sinzi uburyo mpita n'umweru, umweru urandura cyane. umuyobozi wa siporo yavuze ati ufate igitabo cyawe neza. nanjye hari ibitabo bimeze nk'iki ngiki mfite, ariko ugomba kwiga gufata uburyo ubumbura igitabo cyawe, ugomba kwigengesera uburyo ukora mu gitabo, urinda kugishyiramo ibintu by'imyanda, ukora mutakarabye, wazareba igitabo ukuntu ugasanga giteyemo ibishahuro, wagisemo ibishahuro, ugasanga mu mugongo wacyo biterwa n'iki. abantu no ku bana bacu bakwiriye kwigishwa gufata ibitabo neza. aha hantu h'umweru, niba ugeze mu nzu ufite irangi ry'umweru, ntabwo ikibazo ari uko usize irangi ry'umweru, ahubwo ikibazo ni uko ugenda ukora ku gikuta, ukoraho n'intoki zanduye, ukagasanga noneho rya rangi ryabaye umukara. rero igitabo bazagifate neza, ni igitabo gikomeye, nanjye nakibonye rwose. ndashima Imana uburyo gikoze neza, gifite isuku. ibyo natekerezaga ko byakorwa
nabonye ibyo nibwira ko abantu bari batari babonye n'abandi barabibonye byarakosohotse nibishimire ku kikuru. Murakoze, ndagira ngo twerekeze ku musozo w'ikiganiro cyacu. Niba hari icyo uvuga wakivuga hanyuma namukiza akadusoreza. Yego, icyo mvuga nabonye ko hari abandi badusuje barimo Kayibanda Zaburoni wo ku Cyamaraba. Kayibanda Zaburoni wo ku Cyamaraba turamusuhuje. Icyo mvuga rero bwa nyuma nuko nsabye ko abitwa abayobozi b'indirimbo cyane bakwiriye kugira umwanya wo gutegura indirimbo bazigisha. Ntabwo akwiye guhubuka ngo agende aririmbe ibintu atateguye. Ikindi ni uko niba abona afite intege nke mu kuyobora indirimbo, reba abantu bazi gusoma neza amanota bakamufasha bakamwigisha, kugira ngo tutazigisha ibintu wajya ahantu hamwe ukumva abantu bari kuririmba gutya abandi bari kuririmba gutya. Bizasaba ko abaririmbyi bitoza neza kuziririmba. Ibyo kandi ni binakorwa niba ari abantu barenze umwe bazigisha. Ntihabe hari umuntu uri mu iteraniro undi hari imbere ngo usange ntabwo barimo guhuza kandi bumva ari abarimu. Ikindi gihe kugisaba ubuyobozi bw'itorero hariya aho njya nsengera ku Kabusunzu, bo igihe igitabo cyasohokaga zibaye 350 nibwo nari ntageze. Baravuze ati mutanguranwe ngo dufite umuyobozi ushobora kutwigisha ku hanyuma dutangira isabato tuzigishe, ku mu gitondo muri ya minota yagenwe tuzigishe, mu gusoza isabato tuzigishe, yaboneka andi materaniro tuzigishe. Hariya ku Kabusunzu bazirangije bitarenze n'amezi 6. Ariko ubu ngubu tuvuga hari n'abataragira muri kimwe cya kabiri muzazindi za 350. Ibyo ntabwo ari ikibazo cy'ubuyobozi bw'itorero, ikibazo cya eglise lokale cyaragenwe ibihe igihe banapanga gahunda. Tugiye kuzashyiraho gahunda uburyo tuzajya tuvuga tuti itorero rigomba kuba nibura rirangije indirimbo izi mu kwezi kunuku, uburyo bazabigenza kugira ngo bigereho ingamba bazafata. Ni nk'uko n'ubundi bababwiye bati muzatsinde itorero rifata ingamba zacu, n'itorero rifata ingamba izi ndirimbo nazo zinjire mu zindi zimenyerwe nk'uko n'izindi zamenyerewe. Murakoze. Mukiza, ubutumwa watanga busoza. Murakoze. ngira ngo mbere na mbere mbanze nshimire Gerard wafashe imyaka irenze 4 ari kuri iki gitabo. Mu by'ukuri twajya tumubwire ko umuhati we atari gusa ku mwami, kandi Imana ikomeze mwagurira Imana. Ikindi nshaka kuvuga, ndashaka kugaruka ku buryo ibi bitabo by'itorero ry'Abadiventiste bibasha kugera kuri buri muntu, kugira ngo dusabe abantu baduteze amatwi yuko aho waba uri hose ubasha kubona iki gitabo. Kuvuga ngo ibi bitabo tuba twabigejeje mu mafiridi, kandi no kuvuga ngo igihe cyose wakwegera umupasiteri mu ntara yabasha kukugezaho iki gitabo. Ubwo rero twagira ngo tubasabe ni mujye muri butike, ntabwo ibitabo by'itorero bicuruzwa muri butike, twongeye tubigarukeho, ahubwo bifite ababifitiye uburenganzira kugira ngo babitange mu bizera ndetse no mu bandi. Ikindi nshaka kugarukaho ni ikijyanye n'ibitabo bakomeje kugenda bibaza impamvu bishira ntibigaruke. Nukuri turabizirikana kandi tubifitiye umugambi uko ubushobozi buzagenda buza muzajya mubibona ko bigenda bisohoka. Ikindi kintu dushaka kugaruka ku kijyanye n'ireme cyangwa se karite y'ibitabo by'itorero ry'Abadiventiste, kuvuga ngo ntabwo dukwiye gukangwa n'igiciro cy'igitabo, ahubwo twakagombye gukangwa na karite cyangwa se ireme icyo gitabo gifite, kugira ngo abenshi barabibonye ko nk'ibitabo by'amigisho byarahindutse, ibyigisho byo kwisaba kwiga Bibiliya. Sinzi ngira namwe byarababangamiraga, wahuraga n'umuntu agafashe karashaje rwose kandi kamaze nk'ibyumweru 2. Kuvuga ngo rero icyo tureba muri iyi minsi twareba karite cyangwa se ireme ry'ikintu, kugira ngo umwizera niba amaze gukoresha icyo gitabo agishyira ahantu azajya akifashisha ntakijugunye muri puberi. Rero turabashimira, kandi ikindi cyanyuma dusoza twagira ngo tubabwire ngo rwose abantu mukwirakwiza inyandiko zitarizo nimusubireho. Ntabwo byari bikwiye yuko itorero riza ngo rikubaze impamvu kandi hari umurongo ryatanze ugomba gukurikizwa. Reka rero buri muntu wese yihe gahunda
impamvu yo gukwirakwiza inyandiko udafitiye uburenganzira. Reka itorero rikomeze rikoresha umurongo ryahisemo kugira ngo inyandiko z'itorero zibashe kugera kuri buri mwizera. Murakoze cyane. Murakoze. Reka mu bo dushimira tunashimire iri tsinda rifatanya na ba Gerard rya Impact Domino ari bwo bivuga iki mu Kinyarwanda? Dushimira Imana. Turimbira Imana. Yego. Tubashimire rero kuba bafasha muri ubu buryo bwo kugira ngo izi ndirimbo zimenyekane kandi ntabwo ari ikintu cyoroshye ariko kubwo kwitanga babibonera umwanya. Tubashimire rero, tunashimire buri muntu wese wakurikiye iki kiganiro ahangaha muri studio. Dushimire abatumirwa bacu Mukiza Jean Bosco, umucungamutungo w'inzu y'ibitabo y'itorero rya Adventiste umunsi wa karindwi mu Rwanda. Twari kumwe na mwarimu wa muzika Muhayimana Gerard wagize uruhare runini mu kugira ngo izi ndirimbo ziboneke, mu kuzikosora, mu kuzihindura mu Kinyarwanda. Gerard Imana iguha umugisha kandi nawe Mukiza Imana iguha umugisha, ntibongere impano kugira ngo umurimo mukora ugende neza kandi ibitabo bigere kuri benshi. Umwarimu umwe watwigishaga w'umutorokazi witwa Monica Chibita, Dr. Monica Chibita, ati ubwenge buva mu bitabo, ujye musoma nibyo bizabafasha. Ibitabo rero iyi nzu y'ibitabo igira ni ibitabo bivuga ku ijambo ry'Imana, ariko hari n'ibitabo bifasha mu kugira ngo abantu bitungire amagara mazima, ibyo bita lifestyle. Byose birahari kandi ni ibitabo biba byaranditswe n'abahanga kugira ngo bafashe abantu, kuko nyine nk'uko nari maze kubivuga ubwenge buva mu bitabo. Iyo abantu basomye babasha gusobanukirwa byinshi cyane. Njye ndi Onesphore Yadusoni wayoboye iki kiganiro. Reka tukurarikire gukurikira ibindi biganiro twaguteguriye. Dusoza reka dusabe Mukiza Jean Bosco adufashe mu isengesho. Reka dusenge. Data twese uri mu ijuru Mana ishobora byose, izina ryawe rihimbazwe. Turagushimiye ko wabanye natwe muri iki kiganiro. Reka tugusabe ngo abateze amatwi iki kiganiro bakure mu nyigisho ushaka ko bumva, kandi Uwiteka Imana turakwinginze ngo ubwo wemeye ko inyandiko zawe zisakazwa mu itorero ryawe, reka turusheho gusobanukirwa n'icyo dushakaho, maze uzadufashe ko ingoma yacu tuzagusange twishimye. Amen. Tubana natwe kandi tuyobore, tugusabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.